avuga ati cyokoze ati niwe mupasiteri nzi utanywa inzoga yavuze mubaze ni umu YouTube ubu nawe byumve ko mu YouTube ntago bazaba pasiteri benshi nawe abazihita batekereza ibintu by'inzoga nanga kubyinjiramo kuko ntago njya numva filozofi y'inzoga nkunda ibintu biryohereye inzoga zose nabashe gusomaho kuba ndi umwana nasomaga ngacira ko byabaga bisharira nicyo gituma utanywa inzoga rero oya ni impamvu ijana mfite impamvu ijana ntanywa inzoga impamvu ijana ntanywa inzoga ko ari nyinshi cyane cyambere zirasharira ntago ziryoha donc impamvu ntarya urusenda niyo ntanywamo inzoga abatambye mu gihe cyabo cy'ubutambye ntago banywaga inzoga njye nese nemeza kuvuga ngo nubwo Yesu nemera yanywaga inzoga njye ntazo nzanywa ahako se Yesu yanywaga inzoga ibyo umuntu wese usoma Bibiliya nese kandi nawe wabyivugiye oya niwe wabyivugiye nose yaravuze ngo yanywaga inzoga ese ubundi iyo Yesu atanywa inzoga badepere twari kubakira erega burenge nubwo ntanywa inzoga sinkunda umuntu witunira ku bantu bazinywa ngaho da oya abagaturika bazajya mu ijuru ibyo bazazira ni ibindi suko bagira banywe inzoga abapadiri bamwe bazarijyamo kandi ntago wambwira ko umupadiri atanywa inzoga no Obaridi ntiyasengaga ibitangaza bigakoreka nise musoma Bibiliya gute ese undi kiri gutuma atazinywa ubundi dore kuri icyo nikiri gutuma atazinywa njye mfite impamvu we nshakiriya Yesu nose kucyumva ko ufite impamvu Yesu kucyumva ko atari kuzigira usije ko no kuba ari umwana w'Imana ubwabi byaye gutuma atanywa inzoga ngeze ko ntaje guhagakiza bari mu isi bose nshaka kuyambwiriza abatazinywa gusa ariko Yesu yari yaje gupfira abazinywa n'abatazinywa ahubwo mubyara we uriya ntuza Yohana umubatiza niwe washoboraga kutanywa inzoga bakavuga ngo nuko ari umwana kuko yari umutambyi se ariko Yesu ntago yabarirwaga mu muryango wa Lewi yabarirwaga mu muryango wa Yuda ahangaro rero ndi kwibaza ngo kuki abantu b'Imana babarokore babahanuzi banahanura bigasohora basigaye bageze kuri level yo gusinda ngiye ko bamwe inzoga nago nabigiragaho ikibazo nta n'umusoko kubigira ikibazo mfite ikibazo gusinda byaje ryari gahoda umwe muri bo naramubajije se ubitwarute arambwira ati iyo mfite amateraniro nzahanuramo mari iminsi 2 ntanywa ati iyo minsi 2 nkayimara nsenga karabaye ati ubundi iyo nsanze ku ruhembo usanga naka ariko ya mafaranga bamublessinze papa agahita aza kuyamanukana akanywa shaka ariko byo ngo yahusha mu buhanuzi benshi muri b'impamvu mutanabizi ko banywa ntago bazikunda ntago wamubona yaborewe ntago wamubona ari kwinywera kuri kontwari mu kabari abagafite mu rugo akagasomaho gake yigira mu cyumba ibintu bigenda neza ariko ikibazo ubu businzi mu bapastor n'abahanuzi bwaje ryari njye nicyo kibazo ubundi mfite kabiri kuki mudasindira mu nzu zanyu no mu bitanda byanyu niba mushaka kuborerwa ibintu byo gusindira mu ruhame byaje ryari hariyo Nyabugogo mu batangira za kambuca ariko kagire bakabaza nuko muzi ku ruhimbi Nyabugogo ku mashyirahamwe mwabo mbona ijisho ryatukuye shaho oya bari gusinda gusa wa muntu uhereye saa 7 z'ijoro akagejeje saa 6 za mu gitondo rutava mu kanwa agapozo ugicara nawe baguhe rikajya kurangira none ubwo ndicaze navuga ngo turacyakoze ikiganiro baguhera gato guje nta kibazo twebwe abafaranga turafite baguhe kabisa tureba buraze kuza tukora ikiganiro abona no kuri kamera byari bugaragare nagasubye kariye nago jya riteza ibibazo tiburiya atangiye gutanga professionnel nsohoka nubwo natagira numenya ko tuziranye atangiye guhanura abantu mu kabari se icya kabiri namenya ko tunaziranye ariko unyita poso aragira ngo ahari ibyo bintu ako gakungu tukaziranyeho tangira kubwira abo basangiye guhera saa 7 ati libre sontekeria ati rabwego ati kandi rukuri ibyo birasohora vati shyiramo irindi cupa wereka ubundi sinywa inywa ry'abantu benshi no gusinda ko abantu benshi byatangiye ryari muri covid insengero zafunzwe ntaga tutakijyaho ushobora kumara amezi 3 tazamuye na dawe uri mu ijuru nibwo batangiye kuzinywa cyane none se mbabarira umbwire ahubwo nubona umuntu utagisenga uzamufashe umugurire rimwe none se urumva erega Kigali yagusaza byanga bikundiye umuntu aba afite depression abafite depression akareba imyaka yataye akareba ko nta kibanza agira akareba yuko nta nagatuti afite akareba yuko nanajya mu nzu ya 30 cyangwa 50 ataribona uko ayishyura ati simwe mwanyigishe gusambana yaba ariyo mpamvu koko robwo ntabwo ibyo bintu bigeze bibaho kandi yarabyivugiye yarabihimbye ndetse information zose zivugirwa kuri YouTube barizo uravuze ngo THEO Bosebabireba yaratubeshye reka ngusana impamvu atari byo tuvuge yuko THEO Bosebabireba ari generali mu bwami bw'Imana sije gasana
bajya kumujyana amageragere yigeze atubwira amabanga yose yari abitse ayoboye polisi. Ibibaho ça n'existe pas, nibibaho. Bazimuwe izo konyage yavuze, yakweretse abantu batatu, yakweretse video, yakweretse ibihe bihamye. Njyewe gize mfite ikibazo cyuko abapasiteri muri Kigali banywa inzoga, mfite ikibazo cyuko ntawe ukirukana daimoni ngigende. Uruziya bazinywaga barangiza bakirukana daimoni kagenda. None so abantu bajya kuraguza ari uko ikibazo ari uko abapasiteri banywa inzoga. No! Nje nk'ubu ngubu mfite challenge. Umuhanuzi wiyaminiye n'ubu ngubu muri kunyumva, umuhanuzi yaminiye. Mukubita icyifuzo agisengere. Ubuhanuzi nibusohoka akabazi ko buzasohora bitarenza amezi 3. Nanjye mwemere ko umunsi byasoye nzamuha miliyoni 10 naho nzazikura ndahaza. Icyo nicyo dukeneye. Ngiye utekereza ko icyo gihe namfite ikibazo cyuko wabunywa cyangwa utanywa. Nimba hanura bigasohora bitarenza amezi 3 ko ngewe ubu ngubu nakizeho standard ihariye. Uwo ni tumuhanuzi muri telefone yanjye n'umuntu ufite ikintu yamhanuriye kigasohora amezi 3. Undi mwite evangelist. Mujye mureka kudufatiraho free. Ariko uziko ari umuntu mwamuziranye imyaka 8 buri gihe akubwira ngo afite prophecy nta na kimwe mu byo yakubwiye cyari cyasohora. Kabiri, hari nuza akubwira ibintu wumva bitasobanutse. Mbonye Imana ikugarutse yari yamvuyeho. Ngo mbonye hari ikikoze kabanyamatiku. Ngo mbonye umucyo ukuzengurutse, gabanya umunwa n'ubusutwa, mbwira ngo mbonye amafaranga, mbwira ngo mbonye aje gutya, mbwira ngo kandi umbwire n'umubare. Reka ibintu byaho ngabya amatiku. Ariko nimba ari ikintu nashyigikiye ni ukwitwa abantu bitwa abakozi b'Imana, ariko ukabona nta jambo yabwiriza umuntu ngafashwe, niyasenga nk'indwara ikire, niyakirukana daimoni, niyakirukana nyabingi, niyakirukana ihembe, bivuze ngo abantu bose ashumba. Iyo hari ikibazo kivutse bajya kwa mwamina, ubundi mwamina aracyaba abakozi b'Imana nimba umurimo akora mu rusengero utamutunga. None urusengero bakarufunga bya burundu. Yaramaze imyaka 20 mu yandi magambo isi yaramusize nta handi yafatira. Isi yaramusize bya nyabyo. Iyo depression arijyana muri byere. Njyewe naho ndajya gukemura ikibazo cy'ukuntu yagiye muri byere, ndakemura ikibazo cya depression yagize naho yaturutse. Numvisha bavuga ngo abantu bari kuza kumwataka ngo bashobora kuba bagurira nabo abapasiteri kama musosi bamaze nubwo turi inshuti. Neze nimba ari nk'umuntu wakunywesheje inzoga akaba ayoboye nka paruwasi muri ADPR n'umushahara uhari akabona utangiye kubyasasa nk'urugero. Hageze abagucunga nijoro bakagukubita umuhini, ntago nabishyikira ko yatumye bagutera umuhini, ariko ku rundi ruhande you deserved it. Sinzi ibintu numvishe nimba ari ukuri, ariko reka mbabwire uko nabyumvise byangoye mu matwi. Ashobora nawe ibyamuyeho byose ari gukinagizwa n'umuvumo w'umushumba wa ADPR Rubavu. None ndabivuze. Icyagiye yarafite hit ya danje. Amutumira mu giterane baracyanonsheje n'ibiki. None umuntu n'umushumba akaba n'umuhanuzi azamuye ikiganza arangije aratura ukumva urabicikira he. Yes, reka nanjye gusuza aho dukurikiye nibyo biciro komeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu ndagusuje ko warahisemo iyi channel. Kuri kamera kandi turi kumwe na Apotre Professor Mutabazi. Nishimiye kongera kwakira Apotre. Nukuri nanjye nanezerewe kubona. Urabizi ko ubundi niwe mu YouTube ukijijwe abandi ibyabo ntago mbihagazeho neza. Umuntu aherutse kundeba ndi kunywa stro yanjye kuri Great Hotel mu Kiyovu. Ngango niwe mu pasiteri nziranye nawe cyangwa nzi utanywa inzoga. Oh yes. Kandi mbona bimbwiye ari seriye. Avuga ukuri se? Ibintu byarakomeye. Avuga ati cyokoze ati niwe mu pasiteri nzi utanywa inzoga. Yavuze mubaze no mu YouTube. Ubu nawe byumve ko mu YouTube ntago baza pasiteri benshi. Nawe abazihita batekereza. Ubwo aziranye nyine nabo bazinywa. Nabwa nanjye nuko muganga yanyandikiye nyine ngo sinkazinywe. Rero ntago njya nkunda gushaka ko offending abantu banywa inzoga. Sije ibintu by'inzoga nanga kubyinjiramo kuko ntago njya numva filosofi y'inzoga. Nkunda ibintu biryohereye. Inzoga zose nabashe gusomaho kuba ndi umwana. Nasomaga ngacira ko byabaga bisharira. Nicyo gituma utanywa inzoga rero. Oya, ni impamvu ijana. Mfite impamvu ijana ntanywa inzoga. Impamvu ijana? Impamvu ijana ntanywa inzoga. Ko ari nyinshi cyane. Cyambere zirasharira. Ntago ziryoha.
donc impamvu ntarya urusenda niyo ntanywamo inzoga ntabwo narya ibintu biri kunjya nabyishyiriye ku biryo byanjye sha byampenze ubwo mu magambo make nkunda ibintu biryohera sinkunda ibisharira bibaye byiza muri fanta ndabwanikiramo kandi kayiko k'isukari tubigendanemo neza sawa impamvu ya kabiri inzoga zimena umutwe byukana hango kuri cya kiboro cyitwa marite kime numva umutwe numva hano musaya harandiye iki ngiki kandi ari niba ushirana bwe maze iminsi 2-3 ntangira kunywa nkumva hano hageze rero ngiye ikintu nyinyweye nkumva hano nyine kiramenye cyaba cyitwa inzoga cyaba kitanditse inzoga ubwo nshyira ku ruhande gatatu nanga ikintu cyatuma mvuga ibintu nkaza kubibazwa nyuma ntanazi ibyari byo bashaka kugumana ibitekerezo byanjye uko byakabaye uretse no kuvuga ngo na bano basinda na bano usanga afitemo akantu wagira ngo ni akanyamuneza ntukabona nyine ko byahindutse afite ibyishimo bidasanzwe nabyo simbikunda ndumva nshaka guhorana ibitekerezo byanjye biri soba ikintu mvuze nkaba nzi ko nkivuze unakimbaje nagisura nawe nakivuze buriya ntabwo byabyangwiririye cyo ni ikindi ntabwo nkunda akavuyo kabaho bazinywera mu kabari ngo normal mu bundi na fanta yanjye iyo nshatse kwinywa keshi njya kuri hotel aga nishaka bayincuruzeho menshi ariko muri hoteli bazamura akaziki kazamuka gake kandi ubuziki nyine bw'iyo hirya nta bintu byande by'inyuma ngo niba ari ibiki bifite nyine kavuyo none wajya mu kabari kita kikumenyesha ko wageze mu kabari nigeze kujya kunywera fanta nayo mfite ibihumbi byanjye bitanahari jya kunywera fanta ahantu bita Serena yari kwa gatanu bankira mu turirimbo twa karaoke fanta yari 5 ngurira 5 ngurira mushiti wanjye ya 5 turangije kuzinywa saa sita z'ijoro nimba atari sangaye tumanuka n'amaguru tumanuka ikiyovu cyose twerekera ku mazi twerekera Kicukiro n'amaguru ko twese twataga Kicukiro uvuye kunywa fanta Serena utaha n'amaguru n'amaguru noneho sinzi ukuntu twajya ko nahise 5 cyane nahise amafaranga hari igihe twagiye kwinywera ya 5 ndabyibuka cyase twageze mu nzira hari umuntu atakira kuri telefone amafaranga yagomba kunyishyura arambwira ati hangane natinze ati nibwo ndi no gutaha ariko ndibuka yuko twatambitse nayo maguru kwa nige twatambikana n'amaguru tuvuye Serena kandi dufite amafaranga nk'ibihumbi 100 mu mufuka twe twiyongoza gusa turashaka kugenda Kigali saa 7 z'ijoro n'amaguru gake so ntago wenda bya cyazo cyo kutajya amafaranga hari igihe twagiye dufite 5 tukanywa fanta 2 hari n'igihe twagiye dufite amafaranga menshi tukanywa fanta 2 n'ubundi tugataha n'amaguru kandi atari ko twanawe gutega kugira ngo tugende tuniganirira none tugeze hariya ko hariya bita kwa Gacinyara iki nyine hariya Kikomero kata kwa Mirongo arangije ndamubwira ninjye wabizanye ariko arano akabari nge numva bavuga ngo nako kwa Virgile icyo gihe kagezweho Pasadena icyo gihe kari kagezweho kamamazwa ariko kabari kambere kamamazwa muri Kigali donc nta nakandi kamamazwa kwa Virgile Gikondo haje ibindi ngo bya Antonove n'ibindi utamenye byari byo komeye cyane bikaze za roast ibintu binini cyane noneho ndangije ndavuga ariko tujye kwa Virgile nawe aravuga ati twaragiye twinjiramo mwiviriye Serena turangije kwinjiramo turazamuka harimo abantu babyigana none bari n'imiziki bari no kubyina no tujyana hari biyari ngo nyine hamwe tuhajya tugasanga arakavuyo tukajya handi aho twahisemo tubona haba hari akavuga cyo tuye kuri biyari duhamagaye umuntu ngo turebe ko twagira icyo tumutuma mu gihe ataranatwumva sinzi umuntu watugwiriye genda mureba kujisho nawe ndeba kujisho duhita dusohoka ntawe uvuganye n'undi tugeze hano atari ntago wanywera Serena ngo unarangiza unywere mu kabari kitwa ko gashyushye kuko icyo gihe baravuga ngo niko gashyushye so mugambo makeya iriya muda abantu banywa bagira ntago njya nyemera ibintu bimeze nk'urugomo ibintu byo kubwirana amagambo akomeretsanya ngo bari gutebya cyangwa se ngo bari kugira gute ntago njya nyemera ubwo hari impamvu zimaze kuba zingahe zimaze kuba nyinshi nje nemera yuko ndi umwami n'umutambyi kandi muzima mwisi niko birivuga ngo turi abami n'abatambyi kandi bazima mwisi kandi bibiri tubwira yuko abatambyi mu gihe cyabo cy'ubutambyi ntago banywaga inzoga
njyewe nese nemeza kuvuga ngo nubwo Yesu nemera yanywaga inzoga njye ntazo nzanywa. Ariko se Yesu yanywaga inzoga? Zinywaga. Ibyo umuntu wese usoma Bibiliya nese kandi nawe wabyivugiye. Oya, ni wowe wabyivugiye. Nose yaravuze ngo yanywaga inzoga. Ese ubundi iyo Yesu atanywa inzoga abadeperi twari kubakira. Erega burenge nubwo ntanywa inzoga sinkunda umuntu witunira ku bantu bazinywa. Ngaho da. Oya, abagaturika bazajya mu ijuru ibyo bazazira ni ibindi suko bagira. Banywe inzoga. Abapadiri bamwe bazarijyamo kandi ntago wambwira ko umupadiri atanywa inzoga. No, Obaridi ntiyasengaga ibitangaza bigakoreka. Bamwe ntibagiraga bakajyayo agasenga indwara zigakira. Nubwo yatubwiye ko Roho Mutagatifu amukuye ku itabi ariko ntiyatubwiye ko mbere akirinywa bwo Roho Mutagatifu atamubagamo. Cyase ko ibitangaza bitakorekaga. Kabiri, umupadiri wese nyembaraka anywa inzoga kuko ya wayine bakoresha iba isembuye. Kabiri, ntagire umunyangirikano uzambwira ko atanywa inzoga. Oya. Kubera iki? Kubera iki? Ego ko Mana ya Aburahamu. Ubwo uzugeze aho bafungurira iriya nyine ve bakoresha igaburo. Ukagira batarayifungura. Ubwabyo bari kuyifungura ukumva utangiye gusinda se. Nkanjye nyine nakubwiye ko nakorana n'ikintu cyitwa ziriya bo. Kirimo umusemburo mbega. Nigeze kwinjira ahantu bari kwifungurira nsohokamo numva ngomba kwanza nkahagarara nkabanza nkagira gutya kugira ngo numve ko ibaze nuko hagarara gusa ariko bashyiramo nyine amazi nyine bakayigabanyiriza. Noneho se tuvuga yuko umuntu anyweye inzoga isesemo amazi abatanyweye inzoga. Urumva ro sinshaka yuko ufata abo bantu ngo unyemeze yuko batajya mu ijuru. Ngiye kunywa inzoga no kutanywa inzoga bimfata nka cya gitambaro cy'abadeperi no gufunga amatwi. Urabizi ko ari korali zimwe ziba zibikomeyeho nizo zitabikomeyeho. Gusa buriya tukigirira ngirikane n'igicumbi ranshimisha. Mwihangane tujye kuvuga ibintu byo mu rugo turabyeditinga kugira ngo mutaturakarira. Atasiga avuga ibintu byacu. Harimo korali imwe sinyivuza ariko abasengeraho n'abahazi barayizi. Yego. Ivuga ngo nta kintu cyitwa kudefiriza, nta maherena, nta kunywa inzoga. Ubwo ni nk'abantu. Hakaba n'indi korali irimo abantu bafite utubari ducuruza bye. N'amaherena na defiriza no kudefiriza bakabikora kandi bari muri church imwe. Ikintu gishimishije nuko nyine bose bari muri church imwe ariko bamwe bafite discipline yabo yihariye. Ku buryo nyine yuzi ko ushaka kudefiriza ubuzi ngo ndajya muri iriya sindajya muri iriya. Niho ushaka kujya winywera ku nzoga ukavuga ati ndajya muri iyi sindajya muri iyi. So rero ntago nyenjya mbigira urubanza. Yesu niwe wivugiye yuko yanywaga inzoga. Icya kabiri. Ase yabivuze he? None se musoma Bibiliya gute? Ese undi kiri cyari gutuma twazinywa ubundi. Dore kuri icyo ni cyari gutuma atazinywa. Ngiye mfite impamvu we nshakiriya Yesu. None se kucyumva ko ufite impamvu Yesu kucyumva ko atari kuzijya. Ushye ko no kuba ari umwana w'Imana ubwabi byaye gutuma atanywa inzoga. Ngeze ko ntaje guhagakiza abari mu isi bose nshobora kujyambwiriza abatazinywa gusa. Ariko Yesu yari yaje gupfira abazinywa n'abatazinywa. Kabiri, abatarazinywaga bari nibo babariraga ku ntoki. Reka mbwe abantu atanywa inzoga muri Isiraheli. Ni bene Rekabu. Yesu ntabwo ari mwene Rekabu. Urishwana tujye muri Bibiliya neza urabizi neza ko Yesu mu masekuru yatabamo Rekabu. Kabiri, abantu atanywa inzoga ni abanaziri. Yesu yari umunaziri. No. Gatatu, abantu batanywaga inzoga nabo batatu bonyine. Kuko hari ahantu kunywa inzoga bari nk'umuco nko mu Rusiya. Kuvuga ngo umupasiteri wo mu Rusiya utanywa inzoga. Ahubwo umupasiteri wo mu Rusiya akigusura muga ati tukuzanira iyi. Agahita kubaza ngo ifite volute nyinshi se niye kuko baramenye ibintu by'amavolute. Kubera ubukonje. So ariko abantu bajya babigendamo neza buriya abayurwa n'uko ari bo bana b'Imana. Hari ahantu uburokore bwaho baba bufite kimeze nk'umuco wacyo. Umuco ujyana nacyo witwa sinabwira guke. Hari ahantu mu Burayi umupasiteri agiye kubwiriza aramubwira ngo no unambaye costume iburamo karuvati ntitugwa gatute. Aho hantu ushobora kujya kubwiriza wambaye t-shirt n'umwuka w'Imana akagucyaha ndetse bikakubibarwaho nk'icyaha. Kuko aho hantu already byamaze kuba a culture, umuco. Ni uko muri Scotland abagabo bambara amajipo, abagore bakaba bambara amajipo kirote, amakabutura tubita amakabutura. Ariko ndakubwira ko muri Kigali umuvuga butukambara ijipo ukajya mu muhanda mwuka wera ntagucyaye waba nta mwuka wera ukigira. None byarangije kuvuga ngo suko byanditse muri yango umugabo ntakambara ijipo, ahubwo warangije gukora ibintu bikomeretsa abakurebesha amaso biguhindukira icyaha.
ariko ntabwo turajya kubijyana mu mirongo ya Bibiliya ngo vino n'umukobanyi nubwo nta inzoga ari ibintu ntajya nkora. Ntabwo nshobora gukoresha imirongo abantu bakoresha mbuza umuntu inzoga, ahubwo njye nkoresha indi, nkamubwira impamvu njye ntayinywa, nkamubwira n'ubuzima buryoshye bwo kuba utayinywa kandi ntacyo ubuze abayinywa bagurushije. Umuntu wa gatatu utaramwe inzoga ni umutambyi mu gihe cye cy'ubutambyi. Niyo mpamvu njye mvuga ngo hari umurongo muri uvuga ngo turabami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Kuko nizera ko ndi umwami kandi nkaba n'umutambyi muzima, kandi ubutambyi bwacu n'ubwa Melikisedeki ntago bugira itangiriro n'irangiriro. Saa 7 z'ijoro mba n'umutambyi, saa 9 za mu gitondo mba n'umutambyi. Nta mutambyi rero mu gihe cye cy'ubutambyi ugomba kugaragara yaborewe cyangwa se ari muri hangover. Yesu ntago yari umutambyi mu buryo bufatika bw'abatambyi bo mu rukiri rwa Lewi, ntago yari sibese. Ahubwo mubyara we uriya ntuza Yohana umubatiza niwe washoboraga kutanywa inzoga bakavuga ngo nuko ari umwana wande, kuko yari umutambyi se. Ariko Yesu ntago yabarirwaga mu muryango wa Lewi, yabarirwaga mu muryango wa Yuda. Soma amateka ya Bibiliya umubwire ngo mu muryango wa Yuda ni bangahe batanywaga inzoga, c'est tout. Barazinywaga se bose. Tujye mu byo Yesu yivugiye. Kuko kugira ngo mbuze abantu kunywa inzoga ndabanza nkavuga ko Yesu yazinywaga none nanyiza nkavuga impamvu tutazinywa. Ntabwo ibyo ari ikibazo, nta nubwo ari urubanza. Icya mbere mu Bagalatiya aravuga ngo yavutse ku gihe cy'amategeko kandi atwarwa n'amategeko. Ibintu byo kutanywa inzoga ko barokora ubundi byaje nyuma y'uko Mwuka Wera amanutse. Uba nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru. Ariko nabyo Imana igenda iyobora abantu ubu mu bumana bwayo. Niyo mpamvu dutunze abarokore bamwe banywa inzoga, abahanuzi bamwe bazinywa. Ntibibabera icyaha se? Ntibibabera icyaha. Niba nk'urugero waragiye gukizwa Imana ntikohereze muri ADPR kandi ADPR igira insengero everywhere. Utekereza yuko yari ifite cyane kumva ko utazazinywa. Gusa nyine buri wese igenda imushyiriraho amabwiriza ye yihariye. Mbese numva umuntu akwanga ngo nge nagiye gukizwa Imana inyohereza kwa Minyone, ndoka kwanga ngo nagiye gukizwa Imana inyohereza muri ADPR. Ubwo yohereje muri ADPR yashaka ko akurikiza imigenzo yose yo muri ADPR na discipline zo muri ADPR. Uyohereje kwa Minyone ubwo nawe urabyumva. Yabonaga ko yakizwa neza ari aho ngaho yambara uko bambara, akimakiye uko bimakiya bikagenda neza kandi. Abayoborwa n'umukari mu bana b'Imana. Rero Yesu arangira avuga ngo abantu b'iki gihe nabageranya n'iki? Ngo bameze ngo nk'abana bahagaze mu maguriro, ngo babwira abagenzi babo ngo twarize turaboroga ngo ntimwababara. Ngo kandi ngo twabyinnye turishima ngo twabyinnye ngo turaririmba ngo ntimwishima. Ngo Yohana umubatiza ngo yaje atarya atananywa. Yohana umubatiza ni utaranywa inzoga. Uretse no kutanywa inzoga ariko we nta nubwo yaryaga kawunga, naryaga ifiriti, nta ka mayoneze, yaryaga ubuki bw'ubuhura gusa. Ngo yaje atarya atananywa. Yohana umubatiza ngo baravuga ngo doratewe na dayimoni. Muri Israel utanywaga inzoga utari mwene Rekabo cyangwa se ngo umunaziri, utari umutambyi cyawe cy'ubutambyi, batangiraga kwibaza nimba nta badayimoni ugira. Bitandukanye n'uyu munsi muri Kigali umuntu utanywa inzoga ntago bamukekera abadayimoni, nta nubwo babibara muri iyo sense. Arangije banga ariko umwana w'umuntu aje arya nanywa. Nese yaravuga ngo arya nanywa ariko akunywa amazi. Donc Yesu yaravuga ngo ngiye Yesu ndarya nkananywa. Handukanye na Yohane kuko ngiye ndya nkananywa amazi. No saba bivuga kunywa inzoga. Uri kumva ntawe bihore n'inzoga. Yohana umubatiza yaje atarya atanywa, ntawe bihore no kunywa inzoga. No kuba Yohana ataranywa inzoga. None umwana w'umuntu aje arya nanywa, reka nkomeze uraje kubyumva. Ubura aho ngaro cyafite icyumakanyisha. Aravuga umwana w'umuntu aje arya ananywa, ngo baravuga ngo dore ikirura cy'umunywi w'inzoga n'inshuti y'abakoresha bikoro. Reka tubaze twibaza iki kibazo. Yesu yari inshuti y'abakoresha bikoro? Inshuti yabo se? Ndakubajije. Yari inshuti y'abakoresha bikoro ntiyariyo? Ntabwo yariyo. Arangije ajya kwaza kajya kurarayo, urara mu rugo rutari urw'umuntu w'incuti yawe rero. Ajya kurarayo, arangije kurarayo ngo n'abandi bakoresha bikoro baraza. Muri Israel bamwitaga ko ari inshuti y'abanyabyaha. Kandi babwa abanyabyaha babaga bari kuvuga abantu bagera muri babiri. Ahanini babanzirizaga ku bakoresha bikoro. Mbese wowe witwangura umukoresha w'ikoro, nuko muri Kigali umuntu yakoya kari umusireyi.
mu mutwe wawe uhita wishyiramo ibyo akora byose, yaba abikora atabikora, apfa kuba akwiye ngo ni umusireye none akabyiyemerera. Ahangaha turabona yuko Yesu kuba baramwitaga inshuti y'abakoresha bikoro yari inshuti yabo byo. Nawe yigeze kuvuga ngo ntabwo umuganga azanwa n'abazima, azanwa n'abarwayi. Yari inshuti y'abarwayi rero bitwa bakoresha bikoro. Bivuze ngo nimba batari bamubeshyeye kukuba bamwitirira ubushuti n'abakoresha bikoro, nicyo kuba umunywi w'inzoga ntabwo bari bakimubeshyeye, ahubwo baregizajeye. Sinzi icyo kintu cyumvise, bakoze exaggeration. Bamwita umusinzi kandi we yanywaga inzoga, ariko ntago yari umusinzi nubwo yagendanaga n'abasinzi. Ahangaha rero ndi kwibaza ngo kuki abantu b'Imana b'abarokore b'abahanuzi banahanura bigasohora basigaye bageze kuri level yo gusinda. Ngiye ko bamwe inzoga ntago nabigiragaho ikibazo, nta n'umunsi wo kubigiraho ikibazo mfite. Ikibazo gusinda byaje rya gahoda kugeza aho umuntu bamuha agatuti, abantu bari gukurikira iteraniro kandi bamuhaye iminsi 3 y'agatuti. Irya mbere barafashijwe, irya mbere bamumennye amafaranga bamubibaho. Kamubwire Kigali tugira dayimoni, nubona uvuze ijambo rya katondo umuntu akagwa amafaranga ye, uzamenye ko ari ucometswemo neza. Tutagiye mu bintu byinshi, nubona umuntu akwe minota y'umutuka akagereka ya kabiri uri kubwiriza akayiguha, cyase musotsa bwa ati muntu w'Imana akira, uzamenye ko wari ufite amavuta. Ariko hari abantu batagitandukanye kanse n'amavuta. Cya kabiri amavuta ni mukayakinireho. Amavuta nyine na amavuta niyo yumiye mu kungo ugacisha ku muriro kidogo, ntumenye uko bigenze, ahita yaga. Hari umugabo bari gukora igiterane, yarahoze ahanura muri za Uganda, ageze i Kigali yinywera inzoga nyinshi. None aza kuza hari igiterane cyabaye ngo kibitangaza, ariko kwa kundi bashyira kuri pankarite ngo ibitangaza ntibikoreke, ari byari by'agatwiko ngo vayo wakira igitangaza cyawe, ugategereza ukiri inkorora ukamubura. Ngo uwo mugabo yaraje ahagarara ku ruhande yananyweye afite n'icupa, arangije ngarabareba ngo hari ikimuga cyari kiraho, ngaravuga ngo ngiye ngiri mu Uganda, ngo ikimuga ngiki ngo nahitaga nyibwira ngo situka haguruka, ngo gihita gihaguruka. Ahita nakizwa nuko yahise asubira mu murimo. Mujye nakibwiraga ngo itwaguruka. Noneho abivuze koko imbaraga zigihagurutsa ziraza, kirahaguruka. Ahita afata rya cupa arishyira ku ruhande ajya gutanga ubuhamya yuko yongeye gusubira mu murimo. Iyo ufite impano ni uguca mu tso kidogo. Reka none nkubwira ikintu buriya umutanazi. Hari umuntu nigeze kubona ari mu muringoti yaborewe yinyayeho. Noneho umuntu arambwira ngo nubwo umubona kuriya atari mu mwuka w'Imana atarahanura wa ni byose sawa. Buriya rero impano z'abantu y'abahanuzi barya abana n'abahanuzi basinda ndazuba. Uzi impamvu nzubaha? Nyine reba ikintu gituma adatakaza amavuta kandi nyina gikora, bihita binyereka ko mutipa asenga byanyabyo. Kuko iyo ufite impano ziwaya ukajya muri ibyo bintu zitazikendera. Nuko uzabona hari aramwenjeniyeri bakubwira ati uriya mwenjeniyeri ahora yaborewe, atari ko yageze kuri tekinike kuri etaje ku biki n'ibiki atarebaho. Uwo muntu rero ntukamukinisha, nubanga babizi kuri level nyine no gusinda ko bitabijyana. Hari umwarimu bitaga Johnson yaratabarutse, yari itahiye, yatwigisha muri kiste mathématique. Ngo umubare ngo wananiye abanyamibare bose ngo muri examen national ngo byagoranye. Bajyaga kumushakira mu kabari, babaga bazu akabari bamushakira mu busanzwe, bagahita bajya kamushakiramo bakamuteruramo adakoza amano hasi, barangiza bakaza akamutereka ahantu hari abamatematici ba Kigali bose ikintu cyabananiye, agahita ubundi integrale ngo derivative kandi yaborewe, ubona ururimi rutava mu kanwa. Uwo muntu rero ujye umugendera gakeya. N'abantu banyempano rero nk'abo ngabo, umwe muri bo naramubaje rise ubitwara ute, arambwira ati iyo mfite amateraniro nzahanuramo mara iminsi 2 ntanywa. Ati iyo minsi 2 nkayimara nsenga karabaye. Ati ubundi iyo nsanze ku ruhembo usanga naka, ariko ya mafaranga bamuburesinze papa agahita aza kuyamanukana akanywa shaka. Ariko iyo ngo yahusha mu buhanuzi, umuntu ufite impano itagenda asinda
iyo mpano nta nuvuga ngo iba ari impano ya nyayo nyine sinzi ko nabikubwira iba iri kuri level yo hejuru ku buryo iba idahusha ntabwo ari wa muntu ubuza ngashakisha ariko tube tubyiboreye ntabwo ari cyo nashaka kubabwira nta nubwo ari ibintu bizima kuko no mu buzima busanzwe umuntu umwe agasinda ni umuntu utagira discipline niyo wavuga mu buzima busanzwe discipline isanzwe ibikemangwa bigerwa ku mashyi ni iki gituma unywa ukageraho uborerwa no kugenda bikakunanira washoboraga kunywa cyangwa ukanywera n'iwawe cyangwa ukananywa ukarekeraho ukavuga ati n'ejo nzakomerezaho ariko nyine sinzi impamvu abantu bashatse nyine kwandika narrative yemeza yuko Yesu atanywaga kandi yarabyivugiye ati banyise ikirura cy'umunywi inzoga n'inshuti bakoresha bikora ariko inshuti bakoresha bikoro yari inshuti yabo ari ukunywa inzoga yarazinywaga gusa bwo akanywana n'abasinzi wadasinda akagenda nabo basinzi kandi wadasinda ndetse nta nubwo twamenya ngo yanywaga kangahe mu cyumweru ese yanywaga occasionally muri fete nini cyangwa nukundi ese kanongere nkubaze utekereza yuko ikana yigarira ya buri atubuye vino idasembuye ngo yari idasembuye da ariko namwe rero iyo muzanye amadini yanyu muri Bibiliya mujye mugenza gakeya biroroshye kubwira umuntu uti twebwe iri dini twafashe umwanzuro wo kutazinywa ariko nuhita ufata Bibiliya ngo ivugishe ibyo itavuga mu muco wa Isiraheli ukuntu Isiraheli yari ikoze wari gucyuza ubukwe butarimo inzoga jya noneho mu muco wijya mu bindi bintu mu muco wa kiriya gihe kabiri nyereka itsinda ry'abantu b'imyizerere runaka hariho abaye bantu habagaho abafarisayo abasadukayo abaherodians mu matsinda yari ahari y'imyizerere uretse bene rekabu gusa nyereka itsinda ritangwaga inzoga mu buryo bwa bumeze nk'akaje ubu mu Rwanda dushobora kugira umuryango utanywa inzoga bityo no mu birori by'uwo muryango tukatuzi ko nta nzoga turasangamo muri kiriya gihe ntabwo ikana igarira bashobora gukora ubukwe butarimo inzoga kabiri reka nongere nkubaze haramutse hariho vino kuko habaho vino 3 vino y'inzoga vino y'umuti na vino idasembuye y'umutobe ndakubaza ngo imitobe yose niryoha yego iraryoha wari wavuga ngo ifanta iraryoshye ngo ifanta nyine zose ziraryoha ariko ntago ariko ngo vino ya nyuma yaraje ngo bayishyiriye abakwe bakuru ngo basomye baravuga ngo abandi batanga ngo abandi babanzi zibishye ngo mwamara babanzi ziryoshye mwamara kugiramo agasamusamu ngo bakabazana izibishye ndongera nkubaze wanyweye fanta ziryoshye nyuma bakazana izibishye wabimenye ariko ziriya zise ibintu bisembuye wamaze nyine nawe urabyumva gushyiramo sinzi ngo gakoni ngo babyita agasamusamu cyangwa agakoni batangira kuzana n'izibishye ukumva nta hari ibihamya byinshi ko igalilaya yari inzoga pe noneho rero kubwo buko yari abujemo bakubwiye ko harya atari bwakirwe erega mu magambo make yoroshye inzoga kiriya gihe byari umuco muri Isiraheli ko abantu bose bazinywa cyokoze abanaziri ntibazinywe bene rekabo ntibazinywe n'abatambyi mu gihe cy'ubutambyi ariko kuko ntago umuntu yahoraga mu gihe cy'ubutambyi bajyaga ibihe barasimburanaga ariko nyuma Pawulo aza kubwira abantu ngo ntimugasinde inzoga zirimo bukubaganya ahubwo muzura umwuka wera ni nayo mpamvu yabwiraga Timoteyo ati umuntu ugomba kuba umwepiskopi agomba kuba atari umukunzi w'ibisindisha agomba kuba adakunda ibisindisha kuko uzarebe abagabo bose baryamana n'abagore mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se mu buryo bwemewe n'ubutemewe ariko iyo bavuze ngo uyu mugabo akunda abagore biba ari ibindi abagabo twese dukorera amafaranga ariko bavuze ngo uyu mugabo akunda amafaranga yavuze ngo yanakwica kugira ngo abone amafaranga rero aravuga ati umwepiskopi wagomba kuba adakunda ibisindisha agomba kuba nk'aho ariko atabikunda cyane uyu agomba kuba swata atabinywa swata yaba abinywa akaba atabikunda Pasteur nk'urugero kamwe ku rugero rumwe rworoshye are we together aba pasteur reka nkwe nk'urugero rumwe rworoshye aba pasteur banywa muri Anglikani ni benshi nabo mwemera muzi ko batanywa bakaba banywa
cyane ko nakwiye ko n'iriya bafata ku igaburo aba ariyo sibyo. Ariko noneho benshi muri b'impamvu mutanabizi ko banywa ntago bazikunda, ntago wamubona yaborewe, ntago wamubona ari kwinywera kuri kontwari mu kabari, aba agafite mu rugo akagasomaho gake gake yigira mu cyumba ibintu bigenda neza. Nta kibazo cya Bibiliya kiba kigihari sibyo. Ariko aho ikibazo ubu businzi mu bapastori n'abahanuzi bwaje ryari, njye nicyo kibazo ubundi mfite. Kabiri, kuki mudasindira mu nzu zanyu no mu bitanda byanyu niba mushaka kuborerwa? Ibintu byo gusindira mu ruhame byaje ryari? Hariyo Nyabugogo mu batangiye ari za kambuca ariko kagira rero kabaze nuko muzi ku Ruhimbi Nyabugogo ku mashyirahamwe nkabo mbona ijisho ryatukuye shaho k'abantu bakubonye ku Ruhimbi ningiye mukubitana ngo ngo mukozi w'Imana. Abantu mwakubitane ku Ruhimbi ningiye mukubitana akavuga ngo ngo mukozi w'Imana, ngo watubwiye ijambo ryizaduhesha umugisha. Kuko mu ruhame ku mashyirahamwe ni ikibazo gikomeye. Icya kabiri, abaprofete igihe mwanyweye mugasinda mu kabari muzajye muyisha ibimenyetso yuko mwigeze munahanura. Nizere ko iki cyumvikanye kandi ngiciye bya burundu ndi intumwa. Sinzongere kubona umuntu mu kabari wanyweye agasinda arimo atanga profesi. Ibyo rwose byo ni nkuko umuntu yanyweye agasinda ari umusirikare mu kabari yanahisha ko ari RDF byibuze yabihisha. Mbese ku buryo ukora ku buryo nta numenya yuko uri mu kibari. Naho muntu amamagare twagiye gukora ikiganiro ari profete nimubura mu bwende se ko nakubuze ati nsanga hana kwa Ginese sha Nyamirambo sha. Ariko ndamukunda mushiti wanjye nunabyumva nta zina ndashyira murumba ndagukunda ndi kubitanga nk'imfasha nyigisho urabizi ndakwemera ndakwikundira. By the way kuna mati kugira abo bandi batanywa inzoga se ko bantikuraho cyangwa bakagambana usanga yasinze se oya bari gusinda gusa. Wa muntu uhereye saa 7 z'ijoro akagejeje saa 6 za mu gitondo rutava mu kanwa. Gapozo ugicara nawe baguhe kajya kurangira none ubwo ndicaze navuga ngo turacyakoze ikiganiro baguhera gato guye nta kibazo twebwe abafaranga turafite baguhe kabisa. Turi baburaze kuza tukora ikiganiro urabona no kuri kamera byari bugaragare nagasobye kandi cyezo ntago ryari iteza ibibazo tiburiya. Atangiye gutanga professional nsohoka nabwo natajya numenya ko tuziranye. Atangiye guhanura abantu mu kabari se. Icya kabiri namenya ko tunaziranye ariko unyita poso aragira ngo ahari ibyo bintu ako gakungu tukaziranyeho. Ndi kwe n'undi mu profete none twambaye twashotse mutuntu mu profete zikwambara kahamya twaje twipampye byanyashye aheteka dusohoka. Uyu nguyu uko arava hano ni asanzwe azukava hano n'ubusanzwe. Tangira kubwira abo basangiye guhera saa 7 ati libre sontekeria ati rabwego ati kandi rukuri ibyo birasohora vati shyiramo irindi cupa wereka. Atatangira kuma agatekinike k'amarigonda ariko ibyo byo kambe byore ko n'umushiti wanjye ariko katubwira gize kubusinda yize ngo byambuza kuba inshuti yawe. Oya none se ubu ko ntarya ruswa kandi nyanga ubu tuvuge ko abashiti banjye bose nta numwe ujyirya mu bashiti banjye bafite akazi bakora somewhere ntago nzareka kuba inshuti n'abantu. Erega na Yesu yari inshuti y'abakoresha bikora. Yarambwiye ngo ngiye kuguha amakuru y'uyu mubosi gakunda profesi byatari none ngo nimara ko yaguha uze kuyamubwira nkaho yahishuriwe kazi azi ko mutaziranye. Yarangije kubimbwira nasezeye nagiye sinjya warose agatogo kaza nkarya hasoza ndatega ndongera ndatansubira mu rugo ndavuga iryo mbonye. So mu byukuri aho ngaho harimo ikibazo kunywa inzoga kwakoze b'Imana nimba mwuka yaratajya bikubuza nimba kuzinywa kwa bidafunga impano zawe nguhesha abantu umugisha nimba bidagukoresha amanyanga n'amakosa n'amafuti n'ibyaha
vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Nimba uzi ko zijya zigushuka zikagutesha ubwenge zikagutesha ikuzo, rwose uzasenga Imana uyisabe kuzigukuraho, ko nzi abantu benshi basenze ikazibakuraho. Hari umwe mu bo twakizanyijwe, nubu n'umushumba, uramwibuka ujya umuhostinga rimwe na rimwe, twakijijwe azinywa akazihana, tukava amasengesho 3 agafungurira mu kuzihana. Imana iramubwira iti uyu munsi turangije amasengesho 3, umuhanuzi uriya mu masedrike rwabo nakubwiraga, ahanga ngumva kana ntawe nizera ryo ntarishyiraho, ati nutaha unywa inzoga wongera uzinywe kuko araba ari izanyuma, iri joro Imana irambwiye ngira gukura ku nzoga burundu. Yamaye undi ataha nyine yanabyibagiwe, akigera muri quartier muri Sahara, babyara be bahita bamutangira bamubwira ati twahembwe ngwino. Ubusangwa yanywaga icyesa akicyura. Pasteur ndamusuhuje. Ndanye ndamusuhuje. Arimo neza. Pasteur barimo neza bakijwe neza ndamwizera. Arangije bamuhaye amacupa biratagira irya gatatu. Yatashye yataye umutwe, yarwanye mu kabari, kandi ubundi yanywaga icyese ntarwane. Kandi ubwo arwanya avuye mu yitatu. Ageze mu rugo yaraye aruka, bumukera hakiruka, arinda yirizwa n'undi munsi akiruka, kandi ntabyo ari kurya. Akajya ari ku rufuro akaruka amazi, akaruka sida hariyo mu gifu ntumbaza. Nyuma yaho ngaho yabonaga inzoga, agahita yumva nyine ahita hurwa, zibirarangira bya burundu. N'uyu munsi tujya dura kambaza atari ko se abantu basubira ku nzoga ngo barabarokore bagendekera gutati, ngewe sinanayireba ngo numve ubushake bwayo buje. Isindwe ryaje gute, ryaje ryari? Kabiri, ese ubundi ko nzi ko iyo umuntu yuzuye umwuka wera agasenga akagira ibihe byo gusenga, aba yumva afite umunezero nk'uko umwero w'amasaka udahagarara. Hejuru y'ibyo byishimo n'uwo munezero ugerekamo inzoga gute? Kuko hari ibintu mba ntumva. Ndaje wenda unyibariza ibibazo nakubwira ibyanjye n'uburyo mfata abanywa inzoga n'inzoga mu buryo bwa Bibiliya. Ni mureka abakozi b'Imana bashobora kuzinywa bakanakora umurimo w'Imana neza, bakanabana n'abantu n'abaturanyi neza. Urugero, nimba ushobora kumara umwaka umwe inzoga nta muntu uzi kunazinywa, kuko nyine nta bimenyetso bikugaragaraho by'umuntu wazinyweye, aho ngaho rwose nuzinywa ukanakora umurimo w'Imana. Nimba uzi ko buri uko unazihumurije, umuntu akivuga nawe ahita abibona, ahita bikeka, ahita abona ko utakifite faculty zawe z'umubiri rwose, zireke pe, zireke. Ni nkuko umuntu ashobora no kwiruka akavana akagera igitarama kuko umubiri w'imwemerera, ariko nimba uzi ko wagenda metero 10 ugahita ugwa hasi bakujyana mu bitaro wabuze umwuka, nta mpamvu yo kwiruka mu gitarama. Urajye urigana abantu se kabuki, abantu bose ntago bafite amagara angana. Ikindi Bibiliya ivuga ngo nimumenye yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka. Kuki mwazigize depo za byere? Ngutsemba urwo rusengero Uwiteka n'awazamutsemba. Ni gutumwa inzoga zikageraho zitangira kwangiriza ibintu bitanu. Kureka ntago umuntu akubonamo ngo azikubonemo mu maso zitarakwangirije. Warazinyweye bigeraho zikwangiza, bigeraho hagarara no kuruhimba abantu bakazikubonamo. Mu evangeliste zisigaye zaraburushije imbaraga ndamusuhuje. Sha wowe nta n'kinakubwira. Jya muri rehab kabisa. Byibuze umuntu najya kureba anabona uri muzima. No kumirwa umuntu, hari umuntu inzoga zica no kumirwa ukajya ubibona. Ko yabaye chronique. None hari ikindi kintu cyakibabaje. Warigeze ugira hitisha. Kuko niyo wagize hiterega abantu bakuza impande n'impande. Ese ubundi izo quartier zinyweramo buriya babifata gute? So naho ubundi ibintu byo kunywa by'abantu bari kunywa cyane. Ariko ni ikimenyetso cy'uko abantu batagisenga. Buriya nikambabwire nimukabuza abantu kunywa batagisenga. Ubundi sinywa inywa ry'abantu benshi no gusinda kw'abantu benshi byatangiye ryari muri Covid. Insengero zafunzwe nta gatuta kijyaho. Ushobora kumara amezi 3 tazamuye na Dawuri mu ijuru. Nibwo batangiye kuzinywa cyane. None se mbabarira umbwire.
ahubwo nubona umuntu utagisenga uzamufashe umugurire rimwe. None se urumva erega Kigali yagusaza yampaye iyi Kigali yagusaza. none nuvuga ngo umupasiteri uzamara igihe atabwiriza tujye tumugurira inzoga swate mukurura umujyane mu gusenga. Niba bijya binaniranye akaba atagisenga ntabwo ubuzima yabukontorora. Erega bafite depression. Abapasiteri muri iyi minsi niba mutanabizi bafite depression nyinshi niba hagarika gusenga. Reka mwereke ibintu bituma abapasiteri n'abahanuzi bamwe. Umupasiteri nimba atakibona ituro akaba yamara amezi 2 atabonye n'umuntu mu ituro y'ibihumbi 10, akaba yaramaze imyaka 20 nta kindi kinakora keretse gusenga no guhanurira abantu. Bivuze ngo abandi barakoze baramusize barubatse byarakomeye, rebero barayubatse bayirangiza areba. Ubwo ako kantu rakibutse bayirangije areba none nta turakibona kandi n'agatuti akibona. Basi akibona akatuti ituro ryarabuze atanagisenga akora marigonde akabiba. None nta kibona nabo yiba. Sinzi nuko uri kumva iki kintu. Burya iyo umuntu abona agatuti ashobora no gusengera abantu 30 ngo barwaye indwara, burya muri 30 ntabura abakira. Niyo waba utabasengeye muri 30 barwaye muri quartier 10 barakira. Muri bantu bakize rero akaba ati mukozi Imana rwose yaradusengeye. Byanga bikunda ntihabura akantu kaza. Byanga bikunda uyu muntu afite depression. Abafite depression akareba imyaka yataye, akareba ko nta kibanza agira, akareba yuko nta nagatuti afite, akareba yuko nanajya mu nzira 30 cyangwa 50 ataribona uko ayishyura. Uyu muntu ubundi atanywe y'inzoga. Ari option ebyiri zonyine afite cyangwa 3. Nyine nabibabwira nigeze mbikora ubushakashatsi. Ihari igihe kigera ufite ibirane byo gusenga ariko ukaba wari ufite impamvu yo kudasenga. Kandi ukaba ufite pressure zo hanze. Uzi ikintu ukora bigusaba gushaka ikindi kintu kimeze nka drogue ufata. Nge drogue yanjye ni yerekana nayibabwire. Knowledge. Bitansoma ibitabo byinshi nkakurikirana amakuru menshi byatari yabaye Elon Musk yaba Trump nkagenda nkakurikira byatari nkajya nyararaho ku buryo nsinzira amasaha 2 yonyine. Ariko nayo ni drogue. Uzindi drogue udakoze ibyo sex. Nuwanga ibyo bintu rero byose mbwira uburyo muri mu mbwenga abahanuzi ntibarya abana ntibanywa inzoga kandi batagisenga nta nagatuti baramaze imyaka 30 bakora badahembwa. Yandirimba ivuga ngo ahemba neza niyambura baba bumva bayisenya cyangwa bakayitwika cyangwa se bakayibaninga sinzi uko babikora. Hemba neza niyambura ubuse yaramembye nuko ahemba. Uyu muntu depression afite kukivuga ngo ntakore sex ngo ntanywe inzoga. No, keretse agiye gusenga kandi nabwo agasenga udakuraho. None ariko yatse ngiye gusenga sibyo nakoze nkatindahara. Munyereke uburyo aho abantu batazinywa. Agahitamo kunywa inzoga no kurya abana. Kuko nge niyahuze information. Ariko naje gusanga no kuyahuze information birangira binyunguye. Uko birangira za information zikozemo ikiganiro kikarebwa. So noneho bikarangira ariko in addiction. Addiction. Rimwe na rimwe tujye tuba reasonable. Kutanywa inzoga mu barokore mu Rwanda byaturutse gahini. Bari abantu barasengaga umunsi ku wundi hari ububyutse. Ariko uyu munsi ntabwo urajya kubibabwira. Bibiliya ivuga ngo iki mu migani? Ibice 30. Ngo inama nyina w'umwami Ramuweli yamugiriye. Ngo Ramuweli we ngo ntago bikwiye ko umwami anywa inzoga. Ngo ntago bikwiye yuko igikoma ngoma kinywa vino. Ngo jyure kurwo rushunga ndushyibaruhe ubabaye mu mutima. Uzagahinda abaprofete n'abapasiteri bafite hanze. Bagaterwa n'ikizi ntacyo uzi kuba hari insengero zifunze batakibona agatuti. Wakumva ikibatera iyi YouTube channel yawe bayitwaye n'ubuviews n'ibindi byose like aho wakuragaho aho cya kintu wakoraga ugikunze kikanakuvamo amaronko ubonye utanagikuyemo n'igihumbi. Ni depression shobora kubyara
ko umuntu atangira kumva ashaka kugira kuko arababaye mu mutima. Apostle reka noneho nkubaze dukurikije n'ibyo bintu wavuze mu minsi ishize hari ikiganiro twabonye umugabo bita THEO Bosebabireba ni umugabo uzwi hano cyane yagize gutya aravuga ati ariko ngiye buriya nimuzajye munavuga mujye mumenya ko inzoga nazigishijwe n'aba pasteur ati pasteur ngiye yarantumiraga muri cya gihe nyuma y'iteraniro ampamagaye wenda hari ibyo tugomba kuvugana kuko hari ibyo mwamwumvikanye twagera muri office akabakuruye cyakonyage ati nanjye ubwabo kandenga ati ntangira kuzinywa gutyo ati akabara nambwe ati ariko buri uriya mudiyakoni nta mugore agira ati buriya nanamugupangira ukamunyura hejuru ati simwe mwanyigishije gusambana yaba ariyo mpamvu koko robwo ntabwo ibyo bintu bigeze bibaho kandi yarabyivugiye yarabihimbye izi information zose zivugirwa kuri YouTube barizo ubu nta bantu bakora prank uri kubareba uravuze ngo THEO Bosebabireba yaratubeshye reka ngusobanura impamvu atari byo reka tubare yuko itorero ari ubwami kandi koko ni ubwami bw'Imana. Yego. Wari wabona umuntu wadizatinze mu gisirikare cyangwa se wasezera mu gisirikare cyane wirukanwe utubwira amanyanga n'amabi abera muri RDF cyangwa mu gisirikare muri rusange wari wamubona? Oya ntawe. Uzi yaramutse abivuze umuvugizi w'igisirikare arabihakana. Ntabyigeze bibaho. Kandi twebwe abaturage hari option tuba dufite ashobora kuba yakanye ko nta byabayeho cyangwa byaranabayeho ariko nta rwego rubyemeza ruhari. THEO Bosebabireba ndamukunda cyane ariko hari ikintu kimwe ntashobora kwemera ngo mvuge ko yari mukuri kuvuga biriya bintu. Hari ibimenyetso arabifitiye wenda arabifite no katabe tujye muri Bibiliya none se ajya yibuka yuko nimba ari amama yerega kwamamarira mu bya Yesu hari icyo bikugira uburi umujenerali wa Yesu mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ntabwo abajenerali bose bakora bimwe. Yego. Hari abajenerali batarigeze bajya ku rugamba ariko akaba wenda mu gisirikare ze administration bya hatari. Tuvuge yuko THEO Bosebabireba ari generali mu bwami bw'Imana. Siji Gasana bajya kumujyana amageragere yigeze atubwira amabanga yose yarabitse ayoboye polisi. Ibibaho ça n'existe pas. Nibibaho. Nje abapasteri barazaga bakora ibiganiro bashaka amaviews bashaka n'amaturo bakamvuga nabi kandi banywa inzoga mbareba. Ariko nyuma mu nyambivuga ngo banywa inzoga mbareba nuko narangiye kunabigisha ko mugomba kuva kuri ibyo bintu. Na amatiko. Banga umukozi w'Imana ngo inzoga na amatiko. Cyane cyane noneho iyo uyinywa atayinywera abantu bareba icya kabiri ntayinywe ngo yandarike. Kandi nawe batubwiye ko harabuzi bazinywa. Cyo bigeze kubwira ntago tugomba gukemura ikibazo cyo vuga ngo hari abazinywa ejo bazaza no kuvuga amazina. Sibyo? Yego. Bazaza no kuvuga amazina. Ahubwo tugomba kubanza tugakemura iki kibazo cy'inyigisho zipfuye z'abantu batanywa inzoga nka Mutabazi bakumva ko bagomba no kwigisha abantu ko kunywa inzoga ari umupagani. Nakweretse ko gusinda ari ikibazo. Kandi si ikibazo gusa mu kirokore ni ikibazo no muri society isanzwe. Urasinda gute? Niyo twafata kuri umuyobozi buriya buri muntu wese aba ari umuyobozi. Hari n'abayobozi wasinze nunanga sindire mu ruhame. Hari nabo zakwiye bizirukanishije rega mu nshingano. Icyo cyo nitukibagirwa. Nta murokore cyangwa umuyobozi wanyweye inzoga mu ruhame akanywa nyinshi then bikaza kurangira nasinze. Buriya banakubwira ko nko muri systeme nk'iy'u Rwanda burya abayobozi abenshi bananywa inzoga biherereye ntago banywa inzoga mu ruhame agiye mu bukwe ntazanywa. Ntago agomba kugaragara ari kuminira icupa n'uwari mufotora nasagaza avuga ngo kanaka ngo we na za Mitsingi rwarahize we na za Turbo byarahize ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago ari byo. Uzinywera ahantu hiherereye kandi ntuzigere ugaragaza sinye zo kunywa muri public. Ni principe z'ubuyobozi zitagombera wenda tuvuge ngo mwuka wera ngo impano sibyo? Ntago yagomba kuvuga ari amagambo. Paulo yabwiye Timoteyo amuvuga ngo ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abantu babiri cyangwa batatu babibonesha amaso yabo babihamya. Bazimwe izo konyagi yavuze yakweretse abantu batatu, yakweretse video, yakweretse ibihe bihamya. Buriya arabifite azabitwereka.
kabiri ese ubundi aho ngaho ariko Pawulo yavuze ngo ariko ngo niho bari ngo ibyo birego nibiza hariho ibihamya ngo uzamucyahira imbere ya bose kugira ngo batinye uzamuhanira imbere ya bose kugira ngo batinye ndakubajije ko nyuma yo kubona ibihamya byabaga ari ukugira ngo bamuhanire imbere ya bose noneho babicikeho batinye we buriya iriya nkuru yayivuze biri bwungura iki ntacyo byunguye umubare w'abantu bangaye bakijwe kubera ko yavuze biriya ariko yaza akivugira biriya ati bose babireba yatwambukize nkanswe Nyabarongo y'ibiziba ako ko katuma hari umuntu usubiramo imbaraga ariko biriya bindi ntacyo bifasha bisenya abantu aho kubaka abantu bisenya abantu aho kubaka abantu njyewe niyo ngize ibyo mvuga mbivuga ko mbwiye abantu ngo nubwo ntazinywa sinshaka ko mucira urubanza abazinywa ahubwo wazinywa ukuzura mwuka wera njyewe mfite ikibazo cy'uko abapasiteri muri Kigali banywa inzoga mfite ikibazo cy'uko ntawe ukirukana dayimoni ngo igende uruzi yaba bazinywaga barangiza bakirukana dayimoni ikagenda none so abantu bajya kuraguza ari uko ikibazo ari uko abapasiteri banywa inzoga no nabo baraguza abo bazinywa hari n'igihe baziterekeraho bakajya bazisoma bakazitongerera amagambo ntabwo ikibazo ari kunywa inzoga ikibazo dayimoni zasuzuguye abatumishi none rero mwindata yo gukiranuka kwanyu kutananywa inzoga nimunyereke ngo nubwo njyewe nzinywa ariko iyo mvuye mu isindwe dayimoni ndayikubite kajwigira ninde akubwiye ko Nowa se atari mu ntwari zo kwizera Nowa ntabwo yasinze akanambara ubusa hamakaza agasanga ngo yagize gutya dufatira ingero ku basinze no nge nshaka kuvuga ngo utanywa inzoga nareka kuzinywa kubw'impamvu ze nkuko nanjye ntazinywa kubw'impamvu zanjye ariko twe kubigira intambara ibyo twakagize intambara birahari ese aposo waguha itorero ry'abantu banywa inzoga warishumba waguha itorero ry'abantu banywa inzoga warishumba abantu banywa inzoga nese mu itorero ncumba nyambuza abantu kw'inzoga ntabwo umurimo wo kubuza abantu kw'inzoga ari uwanjye ni uwa mwuka wera njyewe nsimbura mwuka wera yananiwe se yapfuye se ni uvuga ngo kuba abakristo bawe banywa inzoga nta kibazo kibirimo njyewe sinjya mbuza abantu kunywa inzoga simbuza abantu gusambana ngo mbitendekeho kuba ari icyaha barabizi kuza ukabisubiramo cyane sibyo bituma babimenya ahubwo njyewe mbakonekita n'imbaraga zibakura ku nzoga n'imbaraga zibakura ku busambanyi ariko sinjye ubibabuza ntugakoreho ntugashuneho ntugafateho hari ukuntu Pawulo yabivuze izo nyigisho za ntugafateho ntukagerageze njyewe ntago mfite umwanya wo gufata ka kajwi ngo mubwirize ku ruhimbi ngo ntugahe abantu ba nyina no ndamubwira dukora iminsi 10 dukora iminsi 7 dukora iminsi 21 ku buryo azamuka mu kirere cy'amavuta nawe ubwe agatangira kumva umwuka umurimo atamwemerera wenda kuvuga ngo kuriya wenda agahimba indi content cyangwa akanabikomeza ariko ari mu buryo bwa joke ariko muri real life akaba ari umuntu utagira casting words ivuga butumwa rya kanyuguti mu mategeko ntacyo rifasha none ko mubwiye nk'uwo musanzire wanjye inzoga ko yazivuyeho burundu ninde wigeze amubwiriza ninde wigeze amubwiriza ngo ntukanywe inzoga oya ntawe ariko se ntiyazivuyeho icyo dukeneye rero ni izo mbaraga zikonekita umuntu no kureka inzoga ariko si imbaraga zimuhagarara imbere kandi wowe wanyweye ngo baguhagarike ibyo mubirekere cacu yabihisemo nka deperi nimba rero uze gukora umuhamagaro mushya kiretse nimba ari Imana yabikubwiye ariko wibishyiraho kuko iterero ryabishyizeho kurenza wowe rirahari genda uribemo mwarimu baguha umudugudu uyobore yewe nta kibazo mfite cyo banga abantu banywa inzoga ikibazo mfite nuko batuzura mwuka wera ikibazo mfite nuko badagira ibihe n'ubusabane n'ibicano byo gusenga kuko iyo babigize ibigomba kugenda bigabanyuka muri bo biragabanyuka ibigomba gushira bigashira ibigomba gushirira bigashirira nje ntago nkori bwa butumwa ribwira umuntu ngo ntugakore gutya cyo koze nshaka kubwira ni ukoze gutya bigiriza ingaruka ariko
abo babikora bitandukanye babakira abantu b'Imana, ahubwo icyo nge mba ngomba gukora ni ukubashyira mu birere byo gusenga. Icyo abantu bakeneye reka mbabwire, ntago dufite ikibazo cy'uko abantu banywa. Nakweretse ko no kunywa ari ingaruka z'uko batagisenga. Ko batagisenga ni ingaruka y'uko babonye nta mumaro wo gusenga. Okay, baribeshya ariko niko babibonye. Ninde watumye babibona gutyo? Ni mwebwe basengera bahesha umugisha. Akoze Imana basigaza kuri YouTube bakavuga amatiku bakamena umuceri, none ko YouTube bishyura ku kwezi, ko babahanuriye barariye, ubu si bwo batangiye gutunga by'ibihumbi 2 by'idolari kubera yuko yatikuye agaca ribu mu myanya y'intoki. Ariko bibabaje kubura umupasiteri ribu kagufungira gutikura wibyo uzitanakuzije ituro, byaba ari ikibazo gikomeye. Ntabwo ngo ari umupasiteri ngo mu kwa 12 ngo uzafungwa, nimba ari ubuhanuzi, nimba ari yerekwa ngaho da azira gutikura se, azira umunwa katubihanga amaso, azira ibyo afata mu mavuta yazize. Birababaje. So reka nizere ko warekuye ayo makuru yari ukugira ngo ayo makuru amugereho abicikeho, kugira ngo atinye ryaje muri bango, kugira ngo atinye kurenza ko ari impamo imwinjiza hariya. Rero ngiye mfite ikibazo cy'uko nta bicurane bagisenga ngo bikire, kandi bambaye udutambaro nk'utunambaye, ntago bagihanura ngo bisohore. Usigaye unahiga ukavuga utari ko ninde muntu ufite profesi isohora mu gihe kitarenza amezi 3. Nge nk'ubu ngubu mfite challenge. Umuhanuzi wiyaminiye n'ubu ngubu muri kunyumva, umuhanuzi wiyaminiye mu kubita icyifuzo agisengere. Ubuhanuzi nibusohoka akabazi ko buzasohora bitarenza amezi 3. Nanjye mwemere ko umunsi byasoye nzamuha miliyoni 10, naho nzazikura ndahaza. Ariko se bishete suka amafaranga batayashaka, mavuta wapi? Haga mavuta yabayizeye. Kera twagiraga abahanuzi usuzugura agahita akubwira ati ibyaye bite bitwikwa n'umuriro, kandi ko mu cyumweru kimwe kabyagiye hasi. Bene nk'uwo ngo yamenye yuko ituro rya miliyoni cyase umuhigo wa miliyoni 10 wawushyize hariya, araza abapfa bagapfa, bakira bagakira, ariko akakwinjiza muri gakondo. Icyo nicyo dukeneye. Ngiye utekereza ko icyo gihe namfite ikibazo cy'uko waba unywa cyangwa utanywa, nimba uhanura bigasohora bitarenza amezi 3. Ko ngewe ubu ngubu nashyizeho standard yihariye. Uwo nita umuhanuzi muri telefone yanjye n'umuntu ufite ikintu yampanuriye kigasohora amezi 3. Undi mwite evangelist, mujye mureka kudufatiraho furi. Nimba udafite profesi wahanura mu mezi 3 ngo isohore, ngo abanyamatiku nifite ibibazo, uvuga kuri evangelist. Na ibintu byawe byo kutubwira ko uhanura, wahanuriye nde hehe? Ibihe byasohoye. Ariko uziko ari umuntu mwamuziranye imyaka 8 buri gihe akubwira ngo afite profesi, nta na kimwe mu byo yakubwiye cyari cyasohora. Kabiri, hari nuza akubwira ibintu wumva bitasobanutse. Mbonye Imana ikugarutse yari yamvuyeho, ngo mbonye hari ikikoze kabanyamatiku, ngo mbonye umucyo ukuzengurutse. Gabanya umunwa n'ubusutwa, mbwira ngo mbonye amafaranga, mbwira ngo mbonye aje gutya, mbwira ngo kandi umbwire n'umubare. Reka ibintu byaho ngabye amatiku. Samuel yabwiraga Sawuli akamubwira ngo uragenzwa n'indogobe. 2 zabonetse. 3 nuva hangaha uraza guhura n'abagabo, murahurira mu mahuriro y'imihanda, baratangira guhanura, nawe uhere ko muhanurane. Ubwo ni profesi, iyo niyo bita profesi. Umuntu uzi neza yuko afite profesi idasohora mu mezi 3, ntakambwire ngo Imana iramweretse. Biroroshye. Tegereza niba bibura amezi 3 tuzazubimbwira. Biroroshye cyane. Tegereza niba bibura amezi 3 tuzazubimbwira. Uribuka cyajye nkubwira Prophet Man ivuga. Yego. Abantu bajye muri YouTube bandikemo Prophet Man ivuga, niko YouTube channel ye yitwa. Nakubwiye ko ambwiye ati ndi kuri Prayer Mountain ndi gushengera Bishop Bosco. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo azatsinda. Imana igiye kwareka abanze buri wese avuga ibyo ashaka. Imana izikire finale. Yabimbwiye habura nk'iminsi 2 cyangwa 3 bakamusomera, urabyibuka.
yaratsinze bajuriye njye nabifata nk'urucabana kubera iki nimba Prophet Imana ivuga yavuze ngo azatsinda uwo Prophet Imana ivuga yigeze kumbwira ahagaze ku ruhimba aramubwira ngo wowe gutya na gutya bari imyaka ibiri hereye itariki uzaba ubonye iki nubwo byarengeje amezi 3 at least we yarambwiye ati ntibirenze imyaka 2 kwa Aburahamu babagabo baje bakababagira ikimasa dore ko abantu b'iyi minsi hejuru izo byeri no kurya abana bashaka no kurya no kubagirwa ibimasa bagira bitya atari inyama yari itetse sha atari kusika Aburahamu atari ko twagenda tudahanuye baramuga ngo umwaka utahigiye nk'iki Sara zaba akikiye umwana w'umuhungu bivuze ngo mu mezi 12 Sara zaba akikiye biravuze ngo mu mezi 3 indi zaba yagezemo opritara mezi 3 nizabirimo nubwo icyo twahanuye kizaba kitasohoye ariko ibimenyetso byacyo bizaba biboneka ubwo buhanuzi umpanurira burenze amezi 12 nta nakamenyetso kabwo koko icyo nicyo kibazo ntabwo ikibazo ari uko abantu banywa hari umuprofeti wabaga Kampala noneho umuntu umwe baramubwira ati rero umuprofeti arya abana takundana n'ibyeri atari ko ashaka arerekwa byahatari none aramubaza none se ngo iyo yari umwana niyo yanyweye byeri nihe yerekwa neza ngo ngende mbyitwaje yitwaza ibyeri n'abana Kampala ko buriya nta mikino bagira iyo bazi ko uri umuprofeti ukunda abana igiterane bagutumiyemo babana bateguye kuri hoteli cyamaye simbishyigikiye ariko kandi gwazana abana basanga bazana bo mu rusengero oya aho babakura niho ntazi sinshaka no kwamenya ariko asanga bamuteza wo muri korali simbishyigikiye ariko nimba ari ikintu nashyigikiye ni ukwitwa abantu bitwa abakozi b'Imana ariko ukabona nta jambo yabwiriza umuntu ngafashwe ntiyasenga nk'indwara ikire ntiyakirukana dayimoni ntiyakirukana nyabingi ntiyakirukana ihembe bivuze ngo abantu bose ashumba iyo hari ikibazo kivutse bajya kwa mwami ubundi mwami aracyaba hariya ubiryo bose wa mwami yabaga hariya nuza Kinyinya kami mwami aracyabayo simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo njye niho hantu mbona ikibazo kandi urumva nakweretse ko bishorerana abakozi b'Imana nimba umurimo akora mu rusengero utamutunga none urusengero bakarufunga bya burundu yaramaze imyaka 20 mu yandi magambo isi yaramusize nta handi yafatira isi yaramusize bya nyabyo iyo depression arijyana muri byeri njyewe naho ndajya gukemura ikibazo cy'ukuntu yagiye muri byeri ndakemura ikibazo cya depression yagize naho yaturutse kabiri nongere mukundishe gufata ibihe byo gusenga ariko ndakubeshya yuko hari uburyo bubiri umuntu yamenye yuko ituro riboneka arasenga cyane kugira ngo kuko arabizi neza yuko iyo yasenze nibwo amaso yabona iyo yahanuye neza nibwo ituro riza iyo yasenze indwara nibwo zikira ibintu nk'ibyo iyo ibyo ngibyo bimunaniye ajya kugura imbaraga kuko iyo akibona ko hari icyuruhimiro rubyara iyo adasenze ajya kugura imbaraga ariko iyo umuntu abona nta cyuruhimbiro kibyara no kubikora arabireka bya burundu kwigira muri byeri n'abana no kubikora agira gute arabireka bya burundu hari umuntu bangora ngo mwahere ubuntu mutagira ubundi ngo umuntu ukanezwa nuko akoze umurimo ibyo bikora imyaka 10 ukiri umusore ukabikora imyaka iyindi 10 abana bakiri muri primaire iyo bageze segonderi inzu warabaga mu 30 kabarigize 100 nayo ubwayi kabemeze nk'umwinjiro w'amafuku ukeneye kujya mu ya desi ubona ko ibyo bintu by'abana bakeneye minerva by'ubudebetse ugomba kubireka burenge hari intambara nshaka ko tuzarwana intambara ngo umuprofete yanyweye inzoga nimba zabibazwa ku ntebe y'imanza ntago uzaba uhari profete ntago waje kureba ubuzima bwe n'ubwabaho ahubwo ngo profete aracyanura bigasohora tuvugane kuri yo seje rega ashobora gusanga hari abana mu gakiza ashobora gutuma nabo bazinywa bakajya basinda none se uretse abantu baza kubunza amagambo baba bazinywereye ku mugaragaro babazinywereye mu bwihisho mushiti wanjye bose babireba hari
kuri wa madamu ugeze kumwira bari mu gushyingura nyine musaza wa madamu ngo burya cyagiye ngo havuye ngo cyagiye havuye ngo Theo yahise azana n'ikindi gikundi cy'abatumije ngo ariko ngo bari bafite ukuntu bafite akantu kari muri envelope hasi ukuntu na fanta hejuru n'abo bantu nyine ariko simvuze ko ari tukajya ubona uwo envelope irimo izamurwa atari ukabona umuntu imbere ye ateretse Coca-Cola. Ndavuga ni ikibazo ikosa rya mbere ni ukuri kubivuga ukabimbwira wenda ejo uzabibwira undi mu gihe tutaraca iki kinyoma cyo kuvuga ngo abakozi b'Imana ntibakamwe inzoga ngo niko ngo nitegeko ngo ryavuye mu ijuru sinzi uko ryaje muri bari kubagaho ryaje hehe ngewe sinzinywa ariko nzavuga yuko umuntu w'inzoga adakijijwe ari uko Imana yamanutse ikabinyibwirira nta n'uwo yatuma marayika ngo no biblically ntago ari ikibazo ahubwo kutagira discipline kw'abantu kubasha gutuma mwuka wera abwira abantu bigahina ingo ntimukamwe ku nzoga kuko iyo muzinywe murasara kwanza inzoga muri kiriya gihe cy'ububyutse bw'igahene zakunda gukoreshwa mu guterekera ariko ntago uri bubwige kubwira abapasiteri b'i Burayi bose ngo mwinywe inzoga hari ibintu hari umuntu uburyo yigisha avuga se uburyo uri kubyigisha wabyigishe neza ko nabyo bitari bubuze ubireka kubireka ariko nk'urugero sindya mayoneze sindya salade sindya ariko sari wigeze azambwira ngo ni icyaha muri Bibiliya kugira ngo mbireke nonge numvisha umubiri wanjye udakorana nabyo birashoboka ko umuntu yareka inzoga utamushyira iterabwoba gusa byo gusinda ubwabyo ni imigenzereze ipfuye idakwiye n'umuntu naho yaba adasenga ariko noneho nyuma yo kuvuga ngo unyweye iyo nkeya da ikibazo ntago ari icyo ikibazo si ituro nabikubwiye ikibazo si uko kuzinywa ikibazo si uko kurya abantu uretse yuko ubikabijemo hari igihe bimurenza umuhanda kandi imbere y'intebe y'imanza hari igihe uzabyisobanuraho ariko noneho tukira no mu isi mu by'uyu murimo niturebera abantu ku mbuto zabo arabwiriza ugafashwa arigisha ukumva urasobanukiwe arabwiriza ukumva urizeye arasenga indwara igakira arahanura bigasohora izo nizo mbuto Yesu yavuze ngo muzabamenyeraho kandi nizo mbuto ko zikwiye kuranga abantu b'Imana kuko ngo umubibyi yasohoye imbuto ngarayibiba ngo imwe yera ijana izindi 30 none wango tugomba kubanza tugasenya ikinyoma cyuko abanywa inzoga ari ikibazo kandi kizatuvuna kuko tukibanye igihe tumaranye na kigihe cya hatari wari n'umuntu wavuga mutabazi nawe ukundaga iyo udashyigikira abanywa inzoga hasi ubundi kutazinywa ubundi ku cyo neze ndashyigikiye njyewe kabwo nje kumwigisha kubigisha ngo mureke ibyo bintu harubwo nigeze nshyigikira abasambana cyangwa abasinda ko nagusobanurira uburyo icyo kintu kinjira mu buzima bw'umuntu wari umukozi w'Imana kandi nkakwereka namwe uruhare rwanyu muri icyo kintu ese ubundi agakiza karekewe kuba gaheshwa no kwizera ari ubuntu kubwo kwizera gahinduka agakiza kaheshwa no kutanywa inzoga ryari mwaretse abantu bakuzura mwuka wera ubwo akabategeka ibyo bagomba kureka hari n'abantu batubwira ko mwuka wera buje kujya kuri YouTube ariko nimureke bikorwe na mwuka wera ntuzabishyire kuri imbi ngo nta murokore wagiye kuri YouTube ibyo ntago bibaho reka bikorwe na mwuka wera nta murokore wambaye ngo gafunga imisozi cyangwa se nimba ari icupa sinzi nimba ari amacupa waretse bigakorwa na mwuka wera atoro ryabaye idini kugera kuri level ibyakozwe na mwuka wera nabyo tugiye kujya tuza kubyikorera nitureke mwuka wera aganze kandi akore rero ngiye birabiganira nabyumvishe icyambere nabivugaho ntabwo Theo nk'umujenerali w'ubwami yagomba kuvuga ari amagambo ano kenka reka nkoresheje muri Gifaransa ano kenka yagombaga numvisha bavuga ngo abantu bari kuza kumwataka ngo bashobora kuba bagurira n'abo bapasiteri kama musosi bamaze nubwo turi inshuti
none niba ari nk'umuntu wakunywesheje inzoga akaba ayoboye nka paruwasi muri ADPR n'umushahara uhari akabona utangiye kubyasasa nk'urugero hageze abagucunga nijoro bakagukubita umuhini ntago nabishyikira ko yatumye bagutera umuhini ariko ku rundi ruhande you deserved it. wababuze ubwenge you deserved it nyine kuko wabuze ubwenge none se wabikoreye iki? Sinakubwiye ko Gasana atashobora kuvuga amabanga yose yarabitse ayoboye polisi. Ntago bibaho mu bwami bwose, ntibibaho. Nta bwami butagira ibanga bubaho. Ako sundi Theo hari ubwo bamwatse uretse n'ubwami n'urugo rugomba kurigira. Kuba abantu bari kuvuga ko ashobora kuba agiye gupfa kuko burya ngo iyo uvuze hari kuvuga ibintu byinshi ukamera nk'uri kuraga abantu bakavuga tushobora kuba ari hafi gutanga tu. Abantu bagira source of information nyinshi zitandukanye. Rimwe na rimwe bikagenda muri media bihindura ishusho tubifata ukundi umwe akavuga ari nko gusesengura ko nuriya muntu wavuze yuko ntuza dore imbogo natitonda ngo agenze make azakenyuka ngiye mbona yarabivuze nk'uri mu murongo wo gusesengura cyangwa se inararibonye kandi shaka ukuntu uri kwitwara. Urabiza abasaza nibo bakunda kubikora gati kandi shaka ibyo bintu ukunda gukora uzaburebe ibyo uzakuramo kandi ejo ukabona ko bikubaye kubera ko ni narayibonye. Uretse ko burya niyo umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana kubwiye ikintu yumva ari igitekerezo agize, hari igihe kiba hari umwuka wari ukimura kigasimbukiramo gutya kumva ni igitekerezo kumbi cyari gihumekewe burya. Watanga urugero uri ku ruhimbi ukumva urugero watangaga ukabona abantu batatu bavuga ati buriya bintu bavugaga byari bituriho kandi utigeze wumva ari ijwi rikubwiye ariko kumva n'urugero rwagusimbukira cyase ijambo karyigisha mu materaniro abiri ariko ingero watanze mu rya mbere ntaba ryo uzutanga mu rya kabiri kandi ugasanga ingero watanze mu rya mbere harimo abantu bafite izo ngero ku buzima bwabo n'izero watanze mu rya kabiri. Abantu bigeze kundakarira mu gatenga ngo sinkababwirizaho ngo ntagare ba Matayo na Mariko na Yohana kiburiya nge uko mbihawe niko mbivuga kuba mwishyiramo ngo mbabwirizaho n'ukuri pe murandenganya mbivuga uko mbihawe uko numva biri kumanuka mu bwonko bwanjye sinijwi numva uko numva biri kumanuka mu bwonko bwanjye. Ariko reka mbabwire ikimenyetso cy'uko umwuka wera atagituye iwawe yagiye ukeneye kongera gushaka umwuka wera cyangwa se kongera gushaka ubusabane nawe gucamutsa amavuta. Nubona usigaye ujya kubwiriza ingero zose watanze ugasanga nta muntu n'umwe uhari mu rusengero zifitanye nawe isano. Rimwe na rimwe ukazitanga kuko baguhaye amakuru kuko bakubwiye ngo kanaka. Mbese ingero zose watanga hari umuntu ugeze kujya kubwiriza i Burayi abwiriza ku ijambo ngo Imana imara inzara. Abantu bari muri iryo terane baramubwiye ngo twese bari mu rusengero ntabwo tuzi ko inzara ibaho kuko iki gihugu gihemba abashomeri. Muri Sweden nta muntu uburara keretse we yateguye amasengesho. Nta muntu uburara nta muntu ubwirirwa. Imyaka urinde ugera 80 utaramara umunsi utariye keretse wabishatse rero watubwira ngo Imana imara inzara tukagira ngo none tukayangurana va kuri yose ije ku yindi akiyanagura ati mumvugira ngo amina hati Imana imara inzara hatari inzara ikwica. Icyo gihe nikikwereka ko nta mwuka wera ukigira ufite rokanze. None se ni gute waba ufite mwuka wera niyo waba utumvisijwe umuntu ufite mwuka wera hari arakuyobora. Ariko tugende mu gakeya hari ukuntu amarangamutima atuma igitekerezo cyazamuye na mwuka wera yatarejwe ukirengagiza ukakinyora ugakoreshwa n'icyamarangamutima. Wenda twafata urugero cyagiye umushumba dukunda avuga ati insengero ati gitugu wenda ntago ari bigaragaza ko adasenga nuko bya bintu bifata ku marangamutima ye cyane bimuteye umubabaro mwinshi ku buryo ibitekerezo abaye inspire na mwuka atari byo aha priority. Ngo yahaye priority amarangamutima. Amarangamutima buriya agira imbaraga cyane kuko nabwo mwuka agengwa na nyirawo. Ntibazakubeshye buriya umuhanuzi iyo yakwishimiye no kurya urarya. Iyo wakoze ku marangamutima none se Elisa buriya ajya gutanga umwana w'umuhungu mu rugo rw'umushune mu kazi utekereza ko nta mana yari yamutumye ngo abikore? Baramugaburiye yumva nibyo
barakaranga inyama yumva ni sawa, bamutuza mu kumba ko hejuru yakoga amazi ashyushye akaba atari kuzi ko none yumvisha nezerewe, abazajya hasi ariko ubu rugo tuzakomeza kubana nawe mushune mu kazi nta kintu tumuhesha, ati muhamagara ze hano, ati harya urashaka kumenyekana ku mwami. Urumva nta nubwo yaba arimo ibintu Imana yamutumye guhita amuga ati akira kumenyekana ku mwami, urashaka kumenyekana ku mwami matoya, urashaka nta kindi rese yabikoreye, yari yanejeje umutima we. Ikindi reka nkubwire, ntuzababaza umutima w'umuhanuzi. Kabiri, buriya hari abantu abanyakigali nshaka kubagira inama mukabacikaho. Numenya ko umuntu ari umushumba akaba ari n'umuhanuzi, uzamucikaho usibe na nimero ye, cyangwa se uze mu buzima bwe uzi ko utazamukiniraho. Ukore kimwe muri ibyo bibiri. Naho kuza mu buzima bw'umushumba ufite n'impano ya gihanuzi, ukazana ibintu by'agasuzuguro n'akavenyuko, were wakazabirakariremo, aguterekaho toni y'umuvumo, kazakubarangura, ikazagukinagiza. Iyi nshuti yanjye bose babireba, sinzi ibintu numvishe nimba ari ukuri, ariko reka mbabwire uko nabyumvise byanguye mu matwi. Ashobora nawe ibyamubayeho byose ari gukinagizwa n'umuvumo w'umushumba wa ADEPR Rubavu. None ndabivuze ngaho da byagenze bite rero? Duha amakuru. Amakuru yanguye mu matwi rwose ngo byagenze y'umuntu wo mushumba yatuye umuvumo ahari. Icyagiye yarafite hit ya danje. Amutumira mu giterane baracyanonsheje n'ibiki. Reka mpinira aho ngaho kuko nababwiye ko bose biranakunda cyane. Hari uko byabaye umushumba abirakariramo, reka nkoresha iryo jambo. Hari icyo twita harya hari icyo bita mu mategeko no mu Gifaransa ngo abus de confiance. Yamukoreye ako kantu bita abus de confiance. Si wenyine n'abana muhando bigeze babikora ku Gisenyi, baramuhaye $7,000 ntiyaza, ibintu nk'ibyo ngibyo. So uwo mushumba akaba yari afite impano ya gihanuzi. Reka nkubwire rero, wenda uzanakinire ku bandi, nubona umushumba wo muri ADEPR ufite impano ya gihanuzi, uzaje uragenda gake maze gake ujye ugenda gake. Ujye ugenda gake muri ADEPR par experience, mbivuze par experience. Akabona ni umushumba nese muri ADEPR n'abashumba bagaye bahanura uzi, cyangwa se babigira yereko uhanura nyine abahanura. Abuzi ko Cedric yabaye mwarimu muri ADEPR, Kigeli mwarimu ntabwo aragihanura. Impano zawe zaragiye se? Oye, iyerekwa kubonye ko yari kubwiraga nk'igitekerezo, uze muri office tuganire, akakubwira nk'uri kugira inama. Bari baramuhuguye baramubwira ati nta mwarimu uhanura, Yesu uravuga ngo rize vekire meniance zotayine, ati yawa abo muyobozi. So ariko nyine icyo nakubwiraga, ngo uwo mushumba yazamuye ikiganza. Ikindi nubona umushumba ufite impano ya gihanuzi azamuye ikiganza uziruke, kugira ngo adakurikiza izina ryawe akaryaturaho bibi. Ko hari ubutware butanu buba muri Bibiliya. Ubutware bwo mu biganza bwabaga mu biganza bya Mose. Iyo Mose yazamuraga ibiganza baratsindaga urugamba, yabimanura bagatsindwa. Acamo inyanja kabiri, yarambuye ikiganza, nubwo cyarimo inkoni ariko wumve ngo yarambuye ikiganza. Umuntu ufite impano ya gishumba n'umuhamagaro wa gishumba, uramuga ngo dusengere abarwayi, agatangira kubakoraho, tubaramburaho ibiganza. Ukamuga ngo dusengere abantu mu batunga ibiganza. Iyo mpano yo gukoresha ikiganza ni impano y'abashumba. Ubutware bwa kabiri n'ubutware bwabaga muri Aburahamu, bwabaga mu maso ye. N'ubutware bw'abarideri, nushaka kuvuga Paul Kagame, nushaka kuvuga abandi barideri bose uzi. Ikintu cyose yavuze ngo Vision 2020 kaba kabaye. None nubona batangiye kwikoramo inyandiko n'amashusho n'ibiki ngo Kigali master plan, ugakomeza kuba manegeka. Imana yabwiye Aburahamu ngo zenguruka, aramaze gutandukana na Loti, ngo aha amaso yawe azareba hose nzahaguha nka gakondo yawe n'urubyaro rwawe. Aha amaso y'umuri dera arebye haba hamaze no kuba gakondo ye. Niyo mpamvu ushobora kuzabona abantu bashobora kuba ari umuyobozi no mu itora, ntaze ngo dusenge ngo tuzamure ibiganza, ngo dusenge nyine azana ibintu by'ibiganza, ahubwo kumva ari kubabwira ati reka dukore inyigo
kumva ibintu bye bihora biri dukora inyigo dushaka aba expert batwigire kuko wari gushaka ikintu bita vision kuko nimara kubona ikintu bita vision arayibaterekamo se kahubwo nayagisoza arayibakuramo mukayamuha. Ubutware bwa gatatu ni ubutware bwari buri muri Yosuwa bwari mu birenge bye, ni ubutware bw'aba CEO ngaho muzakandagira hose hazaba hanyu, n'aba executor n'aba technicien n'aba experts, aho uzakandagira hose hazaba ahawe. Nk'urugero agiye gucamo Yorodani kabiri we ntago yayirambuye ikiganza, yarabwiwe ngo nukandagizamo ibirenge byawe irahita ikama. Ubundi butware bwa kane ni ubutware bwari muri Eliya, ni ubutware bw'abahanuzi. Ubutware bw'abahanuzi bakuru ururimi rwabo. Yaravuze ngo iyi mvura irahagarara izongera kugwa ari uko mbivuze. None umuntu ni umushumba akaba n'umuhanuzi azamuye ikiganza arangije aratura ukumva urabicikira he? Oya mborero uwo wumva arabicikira he? Ubutware bwa gatanu rero ni ubutware bwo ku bitugu, ngo duhawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza, azitwa umwami w'amahoro, ngo ubutware buri ku bitugu bye. Muri biyazi icyongereza hari abakoresha muri ngo the government shall be upon his shoulders. Ni ubutware bw'abami buba ku bitugu byabo. Ibi byose rero nabivugaga mvuga ngo twitonde twirinde twoye guca imanza ko abantu b'Imana banywa inzoga ntimubigire urubanza. Reka tubibare gutya, nashaka bari umwadeperi wabonye ari kunywa inzoga mubare ko nubwo wenda aterana muri ADPR ariko afite doctrine zo muri Anglikani, bigutwaye iki? Ubwose barango nubwo yicaye muri urusengero ariko ubundi yizerera mu byo muri ruriya. Yego. Nese nushaka kubona umuntu asengera nko mu itorero ryitwa wenda Deliverance Church cyangwa se Worship Church cyangwa se Worship Center, ariko ugasanga akunda gukurikira gitwaza umunsi kundi, ugasanga akunda kujya muri Afrika haguruka yo muri Zion nko kuvuga iki, ugasanga nubwo ateranira iwanyu ariko ubundi mu buryo bw'imyizerere n'inyigisho ni umuzayoni 97%. Icyo gihe rero azakora nk'ibyo abazayoni bakora, ko tuzi ko amadini yose ataziririza inzoga, kandi ko tuzi ko amwe ataziririza inzoga n'umwuka wera ubayo, ko ntabwo uzigera uvuga ko Anglikani itaba umwuka wera, kandi ubu byutse umwuka wera yatangiriye muri Anglikani hariya Gahini. Yego. Ntabwo uzabivuga. Ahubwo icyo twe tugomba gukora ni dutoza abantu gusabana n'Imana. Turetse umuntu kubyigisha, dutoza abantu gusabana n'Imana, gushaka Imana, kuba imbere y'Imana, kugira ibicaniro by'amasengesho. Abazagira ibyo bicaniro banywa bigakunda, abazumva ijwi ritabibabuza, tubirekere mwuka wera, kuko Satani yabibona birimo bitujagaraza waraseka gusa. Urugero, utekereza ko ngiye mfite ikibazo cy'uko wenda bose abiri bashaka kwera inzoga n'imbara zinyweye, ariko n'imbara byivugirwa wenda wasanga byarabaye. Utekereza ko nagiye ikibazo aramutse hari abakobwa cyangwa abagore byagenze gutya nimba byarabaye? Nabyo yarabivuze ariko. Uzi ikibazo nyana aba mfite? Uruzi wenda iyo aba yari afite za ndirimbo yari afite kirya gihe cye cyahitiye, ariko yanywa izo nzoga n'abo bagore akagira noneho indirimbo nk'iza Israel Mbonyi n'urugero, agapanda mu mavuta yo kuririmba, akazamuka mu birere byo hejuru, none akagera ku rwa rwego Dawidi yari arimo ngo yacurangaga gitari, Sawuli abazimu bakamusohokamo akiruka. Dukeneye THEO uririmba abantu barimo nyabingi zikabasohokamo, yaba anywa inzoga cyangwa arongora abadiyakoni cyangwa abatabarongora. Kandi wangiye ntago ari sawa rwose. Ntago ariko mujye mwumva imvugo nkoresha, simba mbishyigikiye, ariko yenda kubwira ngo igikenewe ku mukozi w'Imana nicyo. Noneho y'Imana imuhizo mpano asabana nayo, yo izuka izamukura kuri ibyo bintu akora bitari bikwiye. Kabiri ariko nkuko n'abayobozi ibyo bakora babona atari byo babikorera ahiherereye. Ibyo bintu umutumishi uzi ko abikora ajya abikorera mu ibanga rikomeye kandi cyane.
yego imana akorera izabimukuraho mu gihe gikwiye. Nayo twe dutangiye kubiremamo intambara, mu biganiro, kukritika, kujora, ntabwo ari cyo gisubizo. Ntabwo ari cyo gisubizo. yego Christianity is not a religion, it's a relationship. Icyabuze ni ubusabane na Yesu, ni ubusabane n'Umwuka Wera. Ntabwo icyo twabuze ari ngo bakora ibi ngo ntakora ibi ngo avuga atya, ibyo bintu ntabwo ari cyo kibazo, nta nubwo ari cyo gisubizo. Ibi bintu byose navuze ntabwo nigeze mbishyigikira, ahubwo navuze ngo turaca inzira itariyo mu gushaka kubirwanya nuko bitabaho. Kabiri, reka nibaze ikibazo kimeze gutya. Sere mbonye aramutse wenda nk'urugero anywa inzoga, ariko ntabyo ndamubonaho, no mu biganiro ari kuvuga ntabyo mubonaho, no mu ngendo ye ntabyo ubona, n'indirimbo ze zihora zipanda mu mavuta cyane rwose. Nk'urugero uramutse ubimenye ku ruhande ukaza kubitubwira, waba ufite abahebazimu na zihe nyabingi, urabizi ko uri kubibwira. Iyo babibwiraga bamutabazi ko njye nta kibazo ndabigiraho, ariko nubibwira bariya bandi bazi ko ngo kunywa inzoga ari ngo agatangaza isi yarangiye. Kuko kubera iyo mitekerereze yabo wibibabwira. Iyo aba turi i Burayi kubivuga ntabwo byari kuba ari urubanza. Aha hantu tuhagenda ni neza. Njye nabwiye ko ikibazo dufite gikomeye ni uko abantu batagisenga, kandi impamvu batagisenga ni uko umurimo w'Imana babonye ikibuga cyaranyereye. Babona bya bintu, ariko se byatewe nande? Ni Imana yo mu ijuru. Ni mwe musengerwa mwafunze imifuka yanyu, mwanga kugira icyo murekura. Noneho ni mwe mwabashyize muri iyo depression. Depression ibasunikira mu bindi. Nje nkavuga ngo ikidakwiye no gusinda ku muntu usenga n'udasenga, ntibikwiye gusinda rwose. Yego. Kuko ubusinzi ni imirimo ya kamere iragaragara niyi. Ngo ni ibi no gusinda. Ntabwo yize ngo no kunywa inzoga. Bibiliya rero ntabwo bibeshye, bari kwandika ngo no kunywa inzoga. Nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ko kunywa inzoga ari icyaha cyokoze. Ahantu hose ivuga ko gusinda ari icyaha. Rero ikibazo gisigaye ni iyo usinze bwa mbere ukongera ugasinda bwa kabiri, harya ubwo Mwuka Wera aracyatuye muri wowe? Ako kabazo niko ndi kwibariza, aracyatuye muri wowe? Apostle, reka dusoze ikiganiro kacu. Ni ibyo ngibyo nababwiraga, dukeneye yuko abakozi b'Imana bongera gusenga. Ariko reka mbabwire, ubuzima bwarahenze. Nimba ari umuntu utekereza ko azongera kubona abakozi b'Imana barimo impano z'Imana z'umuriro, abantu barihaye kudatanga ituro. Erega kera umukozi w'Imana yabaga mu nzu ya 15 bigakunda, yajya kwirizana bakamitiye ngo ya bitatu akabikaho 2, ejo akabikaho 2 akabona 15. Ubu uyu munsi umukozi w'Imana ba mu nzu y'150 wayigira mukabona irenda kugwaho. Utekereza yuko 150 nimba abantu barihaye ibintu byo kwigira akagarara ku ituro, utekereza yuko tuzongera kubona abantu barimo neza? Ibintu byose bisoza uvuze ituro. No, nje mbabwira ukuri. Kandi ukuri kubamo n'ituro. Reka nkubwire, ntago wavuga Imana. Reka nkwereke, nubona umukozi w'Imana utavuga ijuru uzamwibazeho. Nubona umukozi w'Imana utavuga agakiza umwibazeho. Nubona umukozi w'Imana utavuga ituro umwibazeho. Kuko kugira ngo abakozi b'Imana babeho bagomba kugira ibatunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi babyaje ari ituro. Reba ko na Yesu ataretse kubivuga, aravuga ngo mbasigiye umurimo. Rwa mbere rw'Abikorera n'ibice 9:17. Nta muntu uhambira umunwa nk'ihonyora amasaka. Arabwira ngo abakoraga imirimo ku gicaniro basangiraga ibyo ku gicaniro, n'abakoraga imirimo mu rusengero bakagabana ibyo mu rusengero. Aravuga ngo nanjye Yesu nsize mbitegetse uyu murimo mbahaye, ubwiriza ubutumwa bwiza wese mu mpano yose azabakorera mazatungwe nabwo. Ibyo bintu Yesu atibujije kuvuga, wabibuza mutabazi kubivuga ngo bigende bite? Ese ubundi bwo ntabivuze naba mbafashije iki? Nkomeze mbashyikiye mwirwe muvuga ngo kubasinda, nanyaze mbarimireho itaka barasinda, ariko umuntu abantu b'Imana uzi none iyo mba naje nkabivuga nkanarira. N'abantu bari kundiza, abantu bari kunywa inzoga. Ngajye ngorokana kana bari kunywa inzoga. Hata Imana irababaye. Iyo ntago arivuga butumwa ni imitwe. Kuko ufashe Bibiliya uyivugisha ibyo itavuga, uvuze ibyo abantu bashaka kumva kugira ngo bagushime.
ko waje ukabirwanya sina wese n'abavuga butumwa bandi mehita akabona avuze parcelle ya Nyamata twahura akambwira turabizi ntacyo dupfa ati fatire n'ibihumbi 10 wibereho ati we nabivuze kuri ko nabonaga ari byo byatuma ituro riza mwana tuko nabonaga abantu bakurakariye no muri diaspora yose ati ubwo nkabwana ninga ukubitira mu mavi sindabura batatu nibamo akanakoresha shayo terime ngo kubiba ati sindabura nka batatu baza nkabiba ubwo mwari magambo yanshinjaga kwiba ahubwo kumbi ni ushaka kugira gute kwiba mu by'ukuri ntago twakomye gukora ubwa butumwa ry'uburyarya ryo korosa ryo gusigiriza ryo kuvuga ibintu ngo banshime bankunde bagire gute nk'ubu insengero bazifunze uri kwikundisha ku bantu bundi ngo bigire gute kundi abantu abashumba bikundisha ku ntama kugira ngo zize bazishumbe nurize wikundisha ngo bigende gute mu zishumba kuri telefone oya nazibwije ukuri se ko na Yesu yashumbaga 12 atigeze ashaka gucumba ibihumbi 20 kandi yarafite access iyo baza akababwira ati ntago ari ngiye mutsima ahubwo mutsima mwicare ndaza kubaha bari kuza ari ibihumbi 10 30 ariko yarababwira ati ninge mutsima wo ukuri utanga ubugingo barangije baravuga ati twigendere abwira na bapeta ati se namwe murashaka kugenda nge nkora ivuga butumwa ridatinya ko abantu bose bagenda bakanshiraho kuko mugiye mukanshiraho nabwiriza ikirere neze ikirere mwakibuza kugira ngo kinyumvire neze Paul yaravuze ngo dufate ngo turwana n'imyuka yo mu kirere ntago turwana afite inyama n'amaraso ubu mfashe ikirere ngo sinzo yakwiriza abantu nzajya mbwiriza ikirere ndwane n'iyo myuka yo mu kirere ikorera mu batumvira the prince of darkness ndakora iyo operation gusa wabimbuza se mu by'ukuri ntago abantu twakabaye tugira urubanza n'intambara zitari ngombwa ikindi twabuza abigisha ntago ikibazo ariko abakozi Imana bari kunywa ahubwo twabuza abigisha kuko ibibazo byose nge mbona bitangira tubura abigisha iyo tugira abigisha bari kutwigisha ko inzoga atari cyo kibazo iyo tugira abigisha bari kutwigisha ituro rigatangwa ibyo byose iyo bikorwa uwari kunywa inzoga ari kunywa gakeya kuko ntago ari kuba ari inyweshwa na depression ikindi ariko nubwo ndi kunywa ejo mfite uruhimbi none se kari kunywa adateganya uruhimbi uretse nejo bundi wenda mu gihe cy'imyaka 3 nta n'uruhimbi abona imbere ye byarangiye yabonye ko bimeze nk'aho babikrozinze depressirage nta terambere afite ari kujya kureba icyo yakora akabona arafata hano bikanga yafata hariya bikanga yafata hariya akabona wapi nk'umuntu wakoze imyaka 30 yitanga arara amajoro ubundi mbere yuko umurakarira kwa nige wasanga ari we Imana ndakariye kurenza we wazinyweye neza kankubaze Evo yego ndakumva tekereza yuko umusazi wasaze waturubuye agufasha gukubita umuhini leta imufunga hoye bajya kumuvuza afite icyo kwa Indera agifite neza iyo kwishe se buriya baramufunga wapi aha none tujye maho ngaho abatumishi uburyo mwabimye ituro byaje gutuma bagira imyitwarire nk'iyo umuntu agifite imitekerereze iri mu murongo neza ibyo bintu rero akoze kubera ihungabana niyo mpamvu nkunda kubwira abantu nkabwira ngo wowe ushobora kureba ibintu ariko ntago abantu tureba nk'uko Imana ireba hari umuntu ukora sexe cyangwa se akajya kunywa izo nzoga cyangwa akavuga nabi kubera ihungabana afite mu mutwe we Imana yo yamureba ikabibona yuko impamvu ze ari zihungabana zumvikana se ari zihungabana noneho wowe wabijyamo ndetse kankubaza abantu bajya bakunda kubabwira ngo kwiyahura ni icyaha ariko njyewe nabwiye abantu babwira ngo kwiyahura niyo byaba ari icyaha ntabwo cyaba ari icyaha ku bantu bose kandi pourcentage nini ntabwo byabera icyaha uzi impamvu nuko bafite ihungabana Samusoni yariyahuye no yasabye Imana imbaraga kuyanga ritura inzu barimo yariyahuye nka ko n'umuntu agenda akiturikiza igisaso n'inzu yose bakagendana kandi mu Baheburayo yanditswe mu ntwari zo kwizera ibyo bintu rero abantu rimwe bazana ngo kanaka ngo yageze uko bagahita bamugira igica Imana yireba mu mutima ishobora kubibona yari yarangije gusa n'ahata ubwenge ajya kubikora ese yagize ngo umuntu ujya kwiyambura ubuzima bwe agifite ubwenge buri ku murongo ni bangahe ibyo byose rero twe duca imanza nk'abantu ni mureke abatumishi banywe inzoga gusa nibazinywe mu murongo kabiri nibongera ibihe byo gusenga ku buryo umurimo tubashakamo n'impano y'Imana twabashakagamo tuyibabonamo
ibyo kuba bazageraho bakazihagarika cyangwa se bikagenda gute tubiharira Imana na muganga cyangwa se mwuka wera na rehab. Ariko twebweho nk'abakristo si ibyacu kujya muri iyo ntambara n'iryo ca ry'imanza. Profete kanaka ubwo so urajya uramufata nimero muhamagara sinumishenga sigaye asinda oya baza ngo aracyahanura bigasohora. Ibyo uko yabanywa cyatanywa byaba ari bihuwa cyangwa ari byo bamubeshyera cyangwa ari byo ntago ari cyo kibazo. Reka tuvuge muri ubu buryo, ntago twagize ikibazo yuko umuvandimwe bose babireba ngo agira gutya cyangwa gutya, nubwo abantu bagiye babivuga barakosheje. Twagize ikibazo yuko indirimbo yaririmbaga kiriya gihe zari zifite imbaraga hagurutse ibiterane, uyu munsi wenda bikaba bitaki zamuka ngo bigere kuri iyo level. Ariko abasha kongera agakubita nanone akongera kuzamura. Ariko ikibazo ni mu mutwe y'abantu, ni yakoze indirimbo nziza bamurebera mu mboni y'icupa, mu mboni y'ibyo byose baba barumvise. Nakwenga ikibazo twagize nabo bigisha, uko abo bigisha nibo badutobye mu mutwe batuma bose babiri bashobora gukora indirimbo nziza yakabaye yaragufashije yaba yarayikoze muri bya bihe bya kera, ariko uyu munsi ntigufashe kubera ko warenje kumutekerezamo ibitari byiza cyangwa se bitari bizima. Rero nge ndumva nahinira mu kuvuga ngo mu gihe tugifite abantu bavangiwe cyangwa se bigishijwe nabi yuko umurokore kunywa inzoga hari ishyano rya Gashyantare ryacitse umurizo, nimba ufite amakuru kuri mugenzi wawe ukazinywa ntukayavuge, ukayavuge. Nanjye Imana hari mfashe nanjye sinkavuga ko hari abo mbona bari kuzinywa, ariko nge numva icyo atari cyo nagashyizeho imbaraga, kuko nintabivuga ndazabivuga cyase byamaze kuvugwa byarasabagiye. N'aba YouTube basigaye bambwira ngo ninjye umupasiteri bazi utanywa inzoga, ahubwo nge ndumva nashyira imbaraga mu kwigisha abantu ngo inzoga si icyaha imbere y'Imana, cyaha no gusinda. None nkavuga ngo abari mu myizerere itanywa inzoga nimukomeze inzira mwatangiye, abari mu myizerere inywa inzoga namwe muzinywe mu rugero, kandi ntizibabuze gukora umurimo. Ni nk'uko abakozi ba leta batajya babuza kunywa inzoga, ahubwo bitangira kuba ikibazo y'inzoga. Uzinyweye mu masaha y'akazi, uzinyweye zikakwica ngova ntukora akazi kawe neza. Mu magambo makeya dufite ikibazo cy'uko abantu bameze nka za kadahumeka mu murimo. Urabashakaho ijambo rikabura, ukabashakaho gukira indwara bikabura, ukabashakaho impuguro ikabura, ukabashakaho inama ikabura, ukabashakaho kwirukana dayimoni bikabura, ukabashakaho guhanura bigasohora bikabura, ukabashakaho gusenga iterambere ngo rize bikabura. Icyo nicyo kibazo dufite tugomba kudiringa, ko nibyo bituma abantu bava ku Mana bakajya mu bapfumu. Ibyo nitubikemura ibyo bindi ntago ari cyo kibazo. Ni amadepresiyo abantu bari kugendana nayo, kandi aho yaturutse nuko abakozi b'Imana twarabahemukiye turangije tukajya twirwa tubavuga. Yego, reka dushimira Pasteur Mutabazi, dushimira n'abadukurikiye. Kwifuza kuvugana na Pasteur Mutabazi nimero ye ni 0788309513. Kandi reka nshishikariza abantu bari mu Burayi cyane cyane mu Bubiligi kuzitabira umusangiro wateguwe na Evangeliste Eliane niyo nagira, muramuzi cyane ku bintu by'umuryango. Ni umusangiro yise Brussels Family Gala Night, ukaba uteganyijwe ku itariki 7 z'ukwa 12 7 Decembre uyu mwaka. Wifuza ibindi bisobanuro ushobora guhamagara Eliane kuri nimero +32 49 24 73 uwo musangiro uzaba watumiyemo impuguke mu bintu by'umuryango yitwa Sugira Habati cyangwa se Iberi ku bantu bamuzi. Muramuzi ko ari umukozi w'Imana uvuga ku bintu by'umuryango, ubyigishaho neza cyane mu buryo busobanutse. Rero abantu bari i Buruseli mu Bubiligi ndabararikira kuzitabira uyu musangiro. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom.